afite ikigo akorera mu iyicarubozo, ni umugome kabuhariwe, yishe data na mama maze amfungira iwe. Data wa kabiri wari umugabo wamaze gupfa, nahise ntangira gutotezwa ubwo ngubwo, ahita njyana mu kigo cye cy'ubucakara, yankuye mu ishuri mbuza kwiga nkiri mutoya. Abo yabikoze ni benshi cyane, abana benshi twabanye mu kigo nakuriyemo cyitotezwa abantu batazi, ikigo na kimwe kitazi cy'igihugu, nta muntu n'umwe ukizi, nta nzego z'umutekano zikizi. Imitungo yose agira niyo yafashe amaze kwica data na mama. Ahita amuhamagara, Metero aramufata aramubwira ati umva Virginie, wimfataho rwose ndekura kuko na Satani ukorera yakurekuye none. Uyu munsi amaraso wamennye yose wari uzi kuzapfa rwose utayishyuriye. Uyu munsi byikubaho, mvaho ntago ndi kumwe nawe rwose. Nta ruswa yawe nkeneye, nta bintu nkeneye, nta cyasimbura amaraso y'abavandimwe banjye n'ababyeyi b'uriya mwana watoteje ukamujyana mu bisogororo. Nta kintu na kimwe ushobora kumbwira cyatuma ngushyigikira. Urabeho kandi nyine tuzahure mu rukiko. Ahita amukupa. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje rero kandi nguhaye ikaze hano kuri Yep Media, kuri Yep TV RDA. Nge nkaba nitwa Tinsanze rero nkuko musanzwe mumenyereye, nkaba nongeye kuguha ikaze kabisa. Ahantu uherereye hose rero umugisha w'Imana ukomeze kugereho, aho uri mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru y'u Rwanda, cyangwa se uri mu mujyi wa Kigali, aho uherereye hose Imana iguha umugisha kandi ihaze ukwifuza kwawe. Ndagarutse rero ngo dukomeze inkuru yacu, ariko nyine ku gice cyayo cya 7. Urabizi ko umaze kumva cyangwa se wakurikiranye ibice cya mbere, 2, 3, 4, 5, 6 ndetse yewe na 7 ukaba ugiye kuyikurikira. So ndabakunda cyane rero, akaba ariyo mpamvu nyine nakomeje kuba ndi kumwe namwe, kandi nkaba nishimira ko namwe mukomeje kunyereka ko burya turi kumwe. Nubwo muri kugabanuka, sinzi impamvu muri kugabanuka ubanza mutagisharinga, ariko nakundi nyine mu buzima baho ups and downs. Niba utameze neza, niba utishimye ahantu uri, niba urwaye, Imana igufashe rwose. Niba ukennye wabuze bando, Imana nyine ikorohereza umuntu wese uze kumugiriraho umugisha, kandi Imana iguhaze igikundiro. Buriya wari uzi ko igikundiro ari cyo kintu cya mbere. Buriya nubwo utabona amafaranga nyine akashi gutya, ariko Imana ikaguha igikundiro, byonyine uzi ko ari ubukire. Ni ubukire, igikundiro ni ubukire. Imana iguha igikundiro kugira ngo umuntu wese uza kuvugisha, nubwo wamubwira ibibazo byawe aze kukumva kandi agutega amatwi. Kuko abantu bo muri iyi minsi cyangwa se bo muri iki gihe tugezemo, uretse no kwiruka dushaka amafaranga n'ubuzima, ikintu twabuze kinini, abantu benshi babuze ababatega amatwi. Abantu bashobora kuba babana muri famiye, ariko ugasanga ni famiye y'abantu 6, ariko harimo umuntu umwe wabuze umutega amatwi, kandi birirwana amanywa nijoro, cyangwa se banahura, cyangwa nawe sosiyete yirwana n'abantu. Ariko ikintu cyo gutega amatwi ni ikintu nyine abantu batabonamo. Abantu benshi usanga nyine uwo gutega amatwi ari umwe, ariko nyine ugasanga bitera na depression. Bantu rero mufite icyo kibazo, mujye mutugana hano kuri Yep Media tuganire, dore hagiye kuzajya hasohoka n'ibiganiro bitandukanye bigira abantu inama nyine uburyo bwo kwitwara, cyane cyane mu miryango, cyane cyane urubyiruko, cyane cyane ibibazo stress, ibibazo byinshi. Nagiye mu bintu byinshi, reka dukomeze ku nkuru. Sorry gatoya rwose. Inkuru rero ukuntu yakomeje kugenda, urabizi ko twaherutse mu gice cya 6 ibintu byayogayoze. Madamu Virginie wa mugomekazi yamaze kumenya neza ko wa mugabo yageze mu gihugu, ahubwo ari gushaka uburyo nawe ari buze kubigenza, akabona uriya mugabo cyangwa se agahura nawe. Ntabwo tuzi ko yari asanzwe amuzi, si burya wa mugabo byari bimeze bite? Ese Paul we arakora iki? Rero wicikwa, umva ko ari ukuntu nyine Paul amaze kuvumbura biriya byamugendeye, kandi nyine warakoze gukanda subscribe. Ubwo muri icyo gitondo nyine ni nabwo Gaston na Divine nabo bari bavumbuye ikintu. Nyine urumva ko Gaston yakomeje kureba, atangira umunsi wa 2 wari ukurikiyeho ari gushakisha ikintu yabona kuri iyo
blueprint cyangwa se igishushanyo cy'inyubako barimo. Yari inzu nini igeretse ifite basement utamenya ngo ibintu birimo ni bimeze bite, kandi ari inzu yubatswe kera cyane kandi ikomeye ku rwego rwo hejuru. Rero byagoye Gaston rwose kwiga iki gishushanyo, ariko bari bavumbuye ahantu muri basement ko hari ahantu basanze icyumba gifunze hafungishije imashini isaba amakode kugira nyine babashe kugira ute kuba bafungura icyo cyumba bakinjiremo. Gaston yabwiye Sheri ati Divine, ni ukuri rwose dukwiye gushaka umuntu duhamagara. Urabona ibintu twahereye tugerageza, ngiye iyi kode zananiye, ntabwo ushobora gukora izi kode kandi kubona no muri iki gishushanyo ibintu birimo ntabasha kubona kode neza zishobora gufungura iki cyumba. Divine avuga ati ese wagerageje Sheri, ubu turakura he umuntu ko ushobora gufungura ahantu kubona situation turimo, rero batari butwice. Wagerageje ko uri umuhanga, ko ufite ubwenge, ko ibi bintu wabyize, ko njye ntari nzi ko twanabona n'iki cyumba kiriho imashini byaka n'imibare. Wagerageje ko wabishobora Sheri, wabibasha. Gaston aramubwira ati Sheri, ibintu nkubwira ndabizi, ibi ngibi by'amakode abantu b'abahanga cyane mu bijyanye no gufungura amakufurefuru, gufungura ibintu by'amakode, gufungura imitamerwa, nibo bantu bakora ibi bintu. Ngiye rero ntabwo mbizi, ikintu ngewe nzi ni ibintu bijyanye n'ubwubatsi, ibintu bijyanye no kumenya amatano, kumenya ibintu nyine aho inzu igoronzoreye, ariko ibintu bifunze nk'uko by'imibare ntabwo mbizi. Ibi bigira abahanga babyo Sheri, rwose ubwo turabigenza dute? Rwose urabona wakura he umuntu? Ariko Sheri, uzi hari umucuti mfite uzi ibi bintu, wize ibi bintu w'inshuti yanjye, ariko duherukana kera hashize nk'imyaka 3 rwose, ntazi amakuru ye, sinzi niba kiba no mu gihugu. None uragira ngo tuwamubona dute? Nyine se wakomeje ugashakisha ko wabona telefone muri iyi nzu, ko nanjye ntari butuze, tugashakisha ko twabona telefone basi tukamuhamagara. Nimero ze rwose ntabwo nazibura mu mutwe, nagerageza 4-5 nazibutse, kubera ko rwose twari inshuti bya danje kandi twaranavuganaga, gusa ntabwo nari mberutse kumubona. Okay, niba ariko bishaka Sheri nta kibazo, ikintu cyose gishobora kudukura aha ngaha rwose ndagushyigikira, ukwiriye ugire tujye kuzishaka, nizitazishaka njyenyine. Ariko Sheri nawe tugende, ariko nicyo kintu mba nshaka, untera imbaraga bebe, ni mu bibazo nk'ibi mba gushaka. Okay, tugende ntari. Ubwo baragiye ahantu hose batangira gushakisha nyine aho bakura nyine icyumba babonamo telefone. Gaston yabwiye Sheri we Divine ati kiriya cyumba rwose gishobore kuba kirimo ibintu bidasanzwe, gishobore kuba kidasanzwe, ko na hano ndi kubona ko iri cyumba kiri protected, icyumba kirinzwe ku rwego rwo hejuru. Urese ubwo urumva iki cyumba tutabona uburyo, wasanga harimo n'urufunguzo rufungura hano hanze, wasanga harimo n'inzira nyine, nta wamenya ibintu biri muri iki cyumba. Ngiye ndifuza ko tugifungura. Ngo baragiye nyine bajya gushakisha uburyo bashobora gufungura cya cyumba. Bigeze nka saa 7 rero z'amanywa kuri uwo munsi, Baritazari wa mugome, Baritazari cya kigabo kidatorera, cya kigabo cy'ikitindi kiba muri cya kigo cya Sodoma cyari cyasohotse, yari yageze mu mujyi neza aje kureba nyirabuja Virginie. Uribuka ko Baritazari yari yashwanye na Leonidas, Baritazari gushaka kumenya aho umurambo wa David bawushyize, ariko Leonidas akamukatira akanamusora mu biro bye, nababwira ko ibyo bitamureba ko akazi yagahawe na nyirabuja Virginie. Ubwo Baritazari kubera ari mu bantu babiri, we na Leonidas bari bemerewe gusohoka mu kigo, yahise ava neza mu cyaro n'ahandi mu ntara bari muri bya shyamba, afata inzira ajya mu mujyi, ajya ku nzu kwa nyirabuja neza mu mujyi, aba ariho ajya. Gusa abarinzi barajujuye banga ko yinjira, ntago bari bamuzi, mugabo batazi, kigabo kibigango gifite ibintu by'ibikomere, mbese ukuntu Baritazari yabaga ameze nyine yari umuntu uteye ubwoba. Abarinzi gusa nyine bari bakomeye kumurusha, n'imyitozo yabo yarutagiye bamubujije kwinjira. Uratangira kubabwira ati mabuja nyubaha kuruta uko abubaha ibiki, barabwira ati ntabwo bishoboka rwose. Mu kanya bari gushwana, mu gihe nyine bafunguye, Virginie agiye gusohoka, Virginie yahise abona cya Baritazari kiri guharira n'abashinzwe umutekano ku rugo rwe nyine kuri gate.
Virginie byaramubabaje cyane biramurya, ariko ntihagire ikintu na kimwe akora ako kanya nyine. Ubwo ngubwo yamuciyeho acaho nk'utanamuzi, kuko nyine aho yakoraga hari ahantu h'ibanga rikomeye cyane rya Virginie, nta muntu n'umwe waho wari bwigeragera ikwiye kwa Virginie mu rugo. Niyo yabahamagaraga yababwiraga ahantu bahurira bakajya gukora inama, bagahita basubizwayo nta n'ikintu na kimwe bakoze, batazi n'aho ibintu biri kubera. Cyarabajije rero, cyari cyageziwe neza mu mujyi, mu rugo rwe, ku rugo rwe neza indani ahantu atuye. Byari ikosa rikomeye cyane rero kwifata akaza mu mujyi rwose, umujyi kwa Virginie nta Leonidas atigeze anabwira ageshe Virginie amubwire ati rwose nohereje Balthazar araje abe yamubuza. Leonidas yarazi amategeko n'amabwiriza y'ikigo ayobora, yuko ari ikigo kibanga, yuko ari ikigo kitazwi na leta, yuko ari ikigo nyine kimeze nk'ikigo cyicirwamo abantu. Virginie rero ageze imbere nko ku birometero 2 yahise abwira abarinzi be guhita bakata, bakaza bagafata ikigabo asize kuri gate bakagipakira mu modoka. Ubwo niko bahise babigenza, basore bahise bakata imodoka, uzi ko yagendaga akurikiwe n'imodoka hafi enye niye ya gatanu. Imodoka imwe yahise ikatira garuka cya Balthazar, babasore bigango babarinzi nyine ba Virginie baragiye bahita baterura Balthazar bayora nk'ibishyimbo, maze bakubita mu modoka bahita bafunga, ataravuga n'ibintu byinshi. Baramujyanye rero. Urumva bari babandi bashinzwe umutekano nyine batavugirwamo, bamwe bameze nk'inkone barindaga umugore w'umuherwe mu mujyi. Virginie wari umwe mu baherwe bakomeye cyane mu mujyi. Kubwo nyine baramujyanye, nyine bamujyana atumva, atabona, atazi ibintu barimo, atazi yari kujya, atazi iyo bari kumujyana ahariho, kuko nyine barumiwe cyane. Ibintu yari yakoze byari amahano mu maso ya Virginie. Ngo baramujyanye nyine bamujyana kure cyane, aho Virginie yashakaga ko bamuhera amasomo. Bigeze rero ku mugoroba, Paul byamwanze mu nda neza, yumva arahangayitse, atangira gutekereza ukuntu yasize abeshye Claire, atangira kwibaza ukuntu ari bukore. Yamaze kumenya ko wa mugabo yageze mu gihugu, yavuye muri cya gihugu cy'igituranyi, ibintu biramucanga, atangira kubona Claire niwe muntu wenyine afite yishyikiraho kandi abasha kureba akabwira ibintu bye byose n'ibyo ari kunyuramo. Atekereza ukuntu ari sheri we, atekereza ukuntu amukunda, atekereza ukuntu intambara ari kurwana ariye, akaba yamuhisha ukuri neza. Umutima uramwangira, kuko Paul yari umuntu w'inyangamugayo ku rwego rukomeye cyane ku mukunzi we Claire. yari yarakunze urwego rwo hejuru, yitaga we Antoinette, kuko niwe wari usigaye amwita Antoinette aho muzehe apfiriye nyine. Ubwo ngubwo yahise afata umwanzuro wo gusubira, wo kujya kureba nyine aho Claire ari, atanaciyemo iminsi 2 nka kumwe byari bisanzwe cyangwa 4, ahita ajya kumureba ngo amubwize ukuri, amubwire neza akantu ku kandi uko ibintu bihagaze, amumenyesha ibintu byose ukuntu bimeze, amumenyesha amakuru, maze umwana w'umukobwa aba ari aho abizi nka sheri we. Kugira ngo rero amubwize ukuri nyine ibyabaye byose, byamusabye kujyayo ngo ajye kumureba. Yaragiye koko aramubwira inkuru. Agezeyo abwira ati Claire sheri, ndakumva, wanyemerera nkajya nkwita Antoinette? Ariko se uzajya ukora ibintu nk'ibyo muzehe akora? Muzehe niwe unyita Antoinette, niwe njye nubwo rega numva rega kuryita abantu ko muzehe mwubahaye ngo, ariko nyine Antoinette ntabwo nabimenyereye sheri, Claire nibyo namenyereye nyine, mbabarira njye nkwita Antoinette. Ya sheri nta kibazo, ujye ubinyita nta kibazo, ndisuze impamvu mbikubwiye. Oya sheri, biragoye kubikubwira, ariko muzehe no. Antoinette ati no, ntubwire ko muzehe, no, ntubwire, abantu barapfa, abantu bagira bate, ntubwire ko muzehe no, ntubwire ibyo bintu. Byararangiye, nta nubwo ari byarara kera. Paul uravugisha ukuri, muzehe yarapfuye. Muzehe yarapfuye, muzehe baramurashe, ndetse burya wa munsi ubwo wahamagaraga kuri telefone nibwo muzehe bari bakimara kumwica, baramurashe.
nari nagiye kuri inzu ya wa metere twari twayibonye, muzehe yari yayibonye. Uriya muzehe yanimuye ba Divine na Gaston, yari yabwiye ko yasigiye urwandiko waruhaye umukozi wa hamwe babaga, yamusigiye urwandiko ndebye nsomye mbona ngo niho yabajyanye, niko yari yambwiye, yampaye na aderese z'inzu. Rwose sheri nkigerayo nasanze abantu bari kujujura mpita mparika, mbona y'umugabo nigeze mbona ahantu nyine ku gihugu, nyine muri kiriya gihugu gituranye ahantu Maître Donatien yari afungiye. Nabonye y'uwo mugabo, uwo mugabo ni nawe nabonye ari gushwana na muzehe. Nyine nagezeyo mu kabwibwi nijoro, muzehe mbona akubise uwo mugabo uruhushyi. Nyuma yo gushwana hashize nk'iminota 5 bari gushwana, muzehe akubise uwo mugabo uruhushyi, umugabo ahita amurasa amasasu 2, muzehe ahita yikubita hasi barapfuye neza neza. Mpita nsimbura imodoka, ubwo nyine nanjye nahise nsimbura mpindukira, kumbe ba bantu twakubitanye amaso ahita bankurikira. Muzehe nyine yarapfuye, ubwo muzehe ubyumve ko yapfuye. Nuko byagenze. Gaston nabo niba bari mu iyo nzu ntabwo mbizi, niba ariho yabajyanye koko ntabwo nzi ikintu ukuntu byagenze. Mbese uko niko guhari, niko kuri rwose. Ibintu byose nuko byagenze rwose. Muzehe yarapfuye nyine. Mbabarire kuba ntakubwije ukuri ejo, nanjye byanyanze mu nda rwose. Nanga buri kintu kubura uko nabikubwira, nyine nicyo kitumye nza nyine nkahita mbikubwira rwose. Sheri urabizi rwose nta kintu nakora ntagufite, ibi bintu byose tubirimo turi kumwe, ntabwo rero nari kukubeshya, nahise nza rwose, niyo mpamvu nje ndabikubwira. Kumbe muzehe baramwishe, muzehe baramwishe kuko ntiwaza ngo umbwire. Sheri ubu turababande ko muzehe ariwe muntu wa Kirere yararize, cyangwa se Antoinette yararize ku rwego rwo hejuru, ararira muzehe. Noneho aramufata aramukomeza, amubwira rwose ibintu byose. Arangije aramubwira ati erega sheri, namenye ko burya na wa mwavoka atagifungiye muri gihugu, nyine atagifungiye hariya. Nagiye rwose numvira ari ngiye kubaza mama ibijyanye n'uko yaba aziravuriro cyangwa hari ikintu abiziho. Numva nyine mama ari kuvuga ngo uwo muntu ngo witwaga ngo Maître Donatien ngo akaba isigaye yari yariyise ngo Theoneste, ngo bamuzanye mu gihugu ngo vuba, ngo bamumenyere ahantu afungiye, ngo arakumushaka ngo byihutirwa. Nyine ntabimenye, nahise mama numva yuko agiye kumubuza amahoro, agiye kureba nyine ibintu byo kumwica, ashaka kumwica, ashaka kureba uburyo nyine yamwica cyangwa se akamukura ku isi. Nahise mbimenya, ubu nabuze ukuntu mbigenza. Sheri ni ukuri nje kukureba ngo ngire inama, niwe muntu wa hafi nshobora kubwira ukuri kwanjye ko ibintu turi gucamo nta wundi muntu mfite, mbabara umbwire ukuntu turi bubigenze. Ese uriya mugabo aradukemura ibibazo, uriya mugabo niwe uzi ahari impapuro zose ziri, kandi pe ntabwo nabikubeshya. Sheri mfite ubwoba rwose bwo gusubira hari ahantu nabonye muzehe bamwicira, ntabwo ndasubirayo n'umunsi umwe rwose. Mfite ubwoba, ntabwo ntajyayo rwose, ntubwire kujyayo. Mfite ubwoba, ariko ndashaka nanone ikintu cyatuma tubona igisubizo kandi tukabona ziriya mpapuro zose. Ubwo Antoinette yaramubwiye ati sheri biragoye kubyakira, ariko hinjiza umwuka usohora umwuka neza. Nanjye ndumva ngiye gusara, ariko ikintu cya mbere tugomba gukora ni ugukomera. Please Paul, komera. Turi ahantu tugeze, intambara igiye kurangira. Ubwo ikomeye kuri ubu rwego igiye kurangira, njye nicyo kintu nizeye. Ubu intambara igiye kurangira, bivuze ngo rero ikintu dufite gukora nta kindi uretse kugira uretse gushakisha ziriya mpapuro. Nanjye noneho ndumva ndimwo imbaraga zo guhangana. Ubwo neza muzehe yishwe na mama we, ntabwo ari mama Antoinette, ntabwo ari mama, uriya ntabwo ari mama. Nako na Virgin, umugome Virgin, ubwo niwe wishe muzehe ugira akamaro mu buzima bwanjye n'ubwawe n'ubwacu twese. Muzehe wakundaga abantu. Sheri komera, kenyera kigabo, ugende ushaka izo mpapuro, turwanye uriya mugore tumushyire hasi. Niba ukunda bikora. Sheri ndabikora,
nzajya kureba, nzajyayo umunsi w'ejo, nzajyayo pe, urakoze. Bahise bahoberana, ubwo barahoberana biratinda, bararira, baratsikimba. Ubwo Paul nyine asoma Claire cyane muri toilette nyine aragenda. Muri iryo joro rero mu biro nyine urumva byari mu ijoro, muri iryo joro mu biro bya Leonidas naho hinjiwe n'umuntu upfutse mu maso, afashwe n'abagabo babiri b'ibigango. Abo bagabo bari barinze nyine badasanzwe, urabyumva, yahitaga abyibwira, ariko arebye inyuma yaho abona Virginie wa mugore abinjiye inyuma. Bapfukuye umugabo basanga ni Baritazari, abona ni Baritazari ari kuvirirana amaraso, isura, impanga yose bamukubise ari ikiremve gusa mu maso, ahantu hose nyine yabaye intera, ahise bamurekuye yikubita hasi apfukamye kubera imbaraga ntazo yari agifite. Ubwo Leonidas yahise aca bugufi, ahita ava mu ntebe yo muri ofisi yari ari mu biro bye nyine, ati murakaza neza mabuja. Ati none se habaye iki ko mbona uyu mugabo twari twamubuze, hashize amasaha twamubuze, nahamagaraga namwe nabahamagaye ngo mbamenyeshe ntimwanyitaba, ntabwo nzi rwose, munyihanganire niba ataranarangiza. Ati umva, iki gicucu cyatorejwe kwica abantu, cyatorejwe kuba ikigome, iki gicucu cyatorejwe gutoteza abantu ndetse no gutuma uburibwe bwabo bwikuba. Muri izo nshingano mvuze haruguru nta nshingano n'imwe irimo kuza guhangaza ku rugo rwanjye mu mujyi ahantu ntuye nyirizina, kivuga ibintu by'amarorerwa biterekeranye. Wowe uragenda ukavuga ahantu nkorera n'ibyo nkora. Njye namwe nyuma y'ibikuta bya hano nababwiye ko nta n'umwe uzi undi, nababwiye ko ntabazi, izina ryanjye maze kubaka mvunikira nkubaka imyaka ishize yose, nta muntu winjije nk'uyu waza ngo arisenye nko guhumbya ntarapfa. Bityo rero kuvera uyu munsi Baritazari asimbuwe na James, asimbuwe na James ku mwanya we wo kukungiriza. Uri kunyumva neza Leonidas? Ndakumva mabuja. Baritazari amanuwe mu ntera cyane ku buryo agizwe umukozi uyobora abandi bakozi ba nyuma, bya bindi wa muhungu wacitse, umwe wa muhungu wacitse yakoraga. Nawe ushinzwe abayobora abakozi bimwe James yakoraga, agiye kuba Bernard guhera none. Kandi aratinyuka akaza kunshaka ngo arambaza ngo icyo ngo twakora ngo twerekane ngo umurambo ngo wa David ngo tumwereke ngo umwereke umurambo, ngo ibyo ko ari wowe twabishinze byo kwica David, ngo uyambaza ibibazo bijyanye nk'ibyo. Kandi nganira iki nawe uyu nguyu? Nyumva neza Baritazari, wowe ukomeze ntabwo bihagije ko nta muntu wigeza akwica, urumva neza? Kandi wowe wahitanye benshi, uhitana benshi, uranabikomeza, ni akazi utegetswe. Ntabwo uzongera kuva muri iki kigo, kumwe wikoreshwaga, ntabwo wemerewe kuva aha. Uri umukozi ukoresha abakozi basanzwe bo hasi, urasimbura ikipe yande ya Bernard. Niwongera kumenyera gato na gato, uwo munsi igihimba cyawe kizarara kubiri n'umutwe wawe. Uranyumva Leonidas? Wumvise ibintu mvuze nawe? Tiyego mabuja, ndakumva. Amavugurura mu butegetsi bwa hano atangira kubahirizwa nk'ibivuga, nizere ko n'ibyo nabyo byubahiriza. Tiyego rwose mabuja, inama irahita iba. Sawurare neza. Ubwo Virginie yahise yigendera nyine, ahita asohokana ba bagabo be nyine bintarumikwa, baba bafite nibo n'imbunda ko bari bazemerewe. Ubwo Leonidas asigara acunaguza nyine cya Baritazari, kiba cyari cyagiye kumubambisha ngo kuko ngo kitari kizi ahantu umurambo wa David uri. Yari yaruciriye mukase rutwara nyina uyu nguyu Baritazari. Ubwo harakeye mu gitondo Paul yagiye nyine kuri moto, anyura kuri ya nzu hamwe biciye muzehe, ariko yiyoberanyije yihuta cyane. Ariko nyine ahageze yasanze haparitse imodoka ebyiri hafi ya rwa rugo, ariko kuri metero hafi nga 50, ariko zirimo abantu, imodoka za fime zituje cyane zitandukanye,
ahita nawe ahatambuka nk'umuntu uri gutambuka kuko hari ku muhanda hari inzira nyine imodoka ishobora gucamo n'amamoto, ahita yikomereza atanahagaze amera nk'uwigendera kuko yari yambaye nyine kasike utamenya ari n'andi ibintu byose yifurebye na moto yiwe, ahita yihuta cyane abamenye ko ba bagabo bishe muzehe burya hantu batajya bahava bakiri aho ngaho, nubwo atarasobanukiwe nyine nyirizina icyo baba bashaka aho ngaho, ariko ubwoba bwaramwishe buramutaha abura icyo akora ajya kuryama neza mu rugo pura ibintu byari byamucanze kuko nyine kujya kureba Claire ntabwo yari kubikora ako kanya kandi nta mutekano yari yizewe, ntabwo yari yizeye ko wenda abagabo batangiye bakamukurikira cyangwa se bahise bamenya ko ari Paul. Ubwo muri ya nzu nyine hahandi Paul yari atambutse na moto nyine ayanze ihora irindwa na ba bagabo b'abagizi ba nabi bahora mu ibanga na polisi itarafata, baratekereje harimo Gaston harimo na Divine, ibitekerezo nabo byatangiye kuba abana byinshi, byo kurya byatangiye kugabanuka kuko nyine muzehe ibyo yari yarafunze yari yarafungiranye yarabazaniye rwose yari yarapfuye atarahimurira ibintu byinshi byose bigenerwa nyine nk'uko yanzu babagamo ibintu byose byabagamo, urabyibuka neza ko habagamo buri kimwe ibyo kurya byinshi cyane, ariko ibyo yari yimuye ni bikeya kuko yari akimura n'ibindi yashaka kubimuriraho mu buryo nyine butaziguye, ariko yari yafashe n'umwanzuro wo kubimura burundu cyangwa se akabasubiza hahandi mu gihe ibintu bigenze neza. Icyo yashakaga ni uko batapfa, ariko nyine urumva byari byarabaye ngombwa ko bifungirana aho ngaho nabo ubwabo kandi bagumamo kubera batari bazi ibiri kujya mbere. Ubwo rero barebaga kuri stoke bakareba ibintu bihari, bakabona ibiryo bitangiye kuba bikeya, bakabona biri butinde batazi n'amaherezo yabo uko ibintu nyine bizagenda cyangwa se byo nabo bazakora nyine cyangwa se uko bazabigenza. Ubwo Divine nyine we ntiyacitse intege, yakomeje nyine gushakisha ahantu hose areba ko yabona nyine telefone kugira ngo Gaston ahamagare nyine inshuti ye ibafashe kuba badekodinga cyangwa se baza bagafungura cya cyumba cyafungurwaga n'amakode. Ubwo ngubwo imashini yari ifunze umuryango w'icyumba bari bavumbuye muri basement neza icyo cyumba bumvaga ko ari amakiriro yabo cyangwa se ishobora kubabera ikindi kintu kibitsemo gishobora kwifashishwa mu rwego rw'uko bashobora gucika aho ngaho. ubwo ngubwo nyine mu gihe ari kuzenguruka Divine ari kuzenguruka inzu, yari inzu nini, yageze ku rugi rufunze narwo maze arakubisa amaso ahita asubira inyuma ajya kureba Gaston kuba yarasunitse biranga, aragira ate biranga arakubita ajya kureba Gaston. Gaston rero yari ari muri basement nyine, maze Gaston abwira Gaston ati shiri ngwino urebe uriya muryango ufunze urebe ko hari ikintu twabikoraho tuwese kandi nyine ngwino. Baragiye bageze ku muryango, Gaston yari umusore w'ibigango w'intarumikwa, yahise akubita ibitugu inshuro ebyiri rwa rugi ruhita rufunguka. Hafungutse ibintu byinshi, bahita babona ibintu byinshi by'agaciro, babona icyumba gitandukanye n'iki cyumba n'ibyumba bari baragiye babamo, babona neza ubwiza, babona uburiri bwiza butatseho imitako myiza ku nkuta, hano hari ibirangaza byinshi hasize amarangi atandukanye, hari imikufi ihenze, ibikombe byinshi by'umuntu wabaga muri iyo nzu yagiye atsindira, mbese icyumba cyari gihebuje ubwiza ku rwego rwo hejuru. Noneho rero Gaston kwihangana biramunanira, abona ahantu bahagaze, ubwo bari kurebana nyine na Divine, bombi bari kurebana, areba Divine, bombi ahantu bari hari hameze neza, utareba hanze kuko cyari icyumba kiri hagati na hagati, mbese ari ahantu mbese hameze neza ku rwego rwo hejuru. Mu kureba Divine nyine aramureba, aramwegera, atera intambwe, Divine nawe aramureba, Gaston atera indi ntambwe yegera Divine, Gaston aramureba mu maso, bararebana, Divine yitonze, Gaston aramusoma. Maze kumusoma Divine abaza Gaston ati sheri urankunda? Ndagukunda cyane pe, ndagukunda cyane Divine, uri umukobwa mwiza kandi njye namaze gusobanukirwa ko uri umukobwa nkeneye iruhande rwanjye mu bihe byose, naba ndiho naba ntariho, ariko mu gihe ngihumeka ndagukeneye iruhande rwanjye kandi ndagukunda cyane, ntukabishidikanyeho. Divine yahise nawe
asoma Gaston n'imbaraga nyinshi, barasomana cyane, barasomana, barahoberana, bakoranaho ibintu bari batarigera bakora kuva bamenyana, ibintu bari batarigera bagerageza inzira zose baciyemo. Icyumba cyatumye abana bajya mu bwuzu, couple barahoberana, barasomana neza. Gaston asunikira Divine kuri bwa buriri, bwa buriri bwidunda, uburiri bufite ibintu byiza gusa buhebuje cyane. Nuko byarangiye bombi baryamanye biratinda, kandi nibwo bwa mbere bari baryamanye, nibwo bwa mbere bari bakoze ibi bintu. Ngo nyine nuko ibintu byabo byagenze, bararyamanye nyine. Ubwo ngubwo ku rundi ruhande naho ngo mu kigo cya Sodoma, Leonidas yatumijeho inama cyane mu masaa 9 abakozi bari kurya. Yahise nyine amenyesha abantu bose ko burya ibintu byose zahinduye imirishyo, cyangwa se ingoma zahinduye imirishyo. Ubwo yahise abereka abayobozi bashyashya kandi ko ibintu byose byategetswe nabi bukuru kuva byabaho, kandi ko bigomba guhita bikurikizwa. Kuva ubwo rero yababwiye ko nyine umwungirije muri rusange ari umuntu ushinzwe umutekano, ari nawe ushinzwe abandi bantu bose ukurikiye Leonidas, cyangwa se uza mu ntege cyangwa ugwa mu ntege. Leonidas avuga ko uwo muntu yagizwe James yari umugome, ariko yari avuye ku mwanya nk'uwo abarimo Gaston nyine bakoragamo. Yari yarabanje kandi no gusimbura David wayoboraga nyine abakoresha muri rusange, ariko mu ijoro ryari ryahise Virginia yari yaje nyine amuzamura mu ntera, yewe amusimbuza Balthazar wari wanakubiswe cyane. Kandi James rwose muri iyo minsi niwe wagwaga mu ntege Balthazar ku bijyanye n'ubugome, mu bijyanye n'ubwicanyi no gutoteza abantu. N'ubundi niwe wari wabaye kibamba mu kigo, asimbura nyine Balthazar. Leonidas rero yababwiye neza, ababwira ukuntu Bernard ari we muntu nyine uhagarariye noneho abakoresha bose. Ubwo Bernard nyine umwanya James yari arimo niwe wari umusimbuyemo, nawe utari yawutinzeho nyuma yo gusimbura David. Gusa Bernard nyine nta bugome bwinshi we yagiraga cyane, kuko nyine yari umugabo ukuze uri mu myaka hafi 50-48 gutyo. Ntabwo we yagiraga ubugome nk'ubwo nyine James yagiraga. Ubwo nyine ariko urumva James yari amukuriye n'ubundi hariho hahandi. Ubwo rero bamenyesha ko Balthazar wa mugome w'ikibamba bari bamenyereye nk'umuyobozi mukuru bijyanye n'umutekano n'ibiboko, ubu ngubu ari umukoresha usanzwe rwose w'abacakara basanzwe, ko nta jambo afite ku bakozi bose nk'uko byari bimeze, uretse ikintu cyonyine cyo kuba acunga nyine ikipe ye yonyine, kandi akazacunga ikipe nyine yari iyobowe na Bernard nyine, kuko bagombaga gusimburana nyine, akamanuka hejuru akaza kuyobora itimu yayoborwaga na Bernard, kandi nyine akavana amaboko ku bacunga umutekano bose n'abafite imbaraga mu kigo. Abo ngabo rero Bernard yakoreshaga n'ikipe ye, yacuze umurongo ku rwego rwo hejuru, icura umuborogo kuba yari igiye kuyoborwa na Balthazar w'umugome. Urumva nyine bari bimenyeranye na Bernard udakomeza ibintu, ariko nyine abantu bakora mu by'ifumbire bari bagoye kubera ko Balthazar niwe yari yajyanywe, kandi nyine urumva ko hari akazi kenshi, ikiboko cyagombaga kurya umuntu. Ubwo rero Leonidas nyine yamaze gukemura ibyo bibazo byose no kuvuga ibyo ngibyo, yisubirira mu biro bye nyine. Ubwo ikiboko kiratangira, ubwo James niwe wari uzamuye mu ntera, kandi nawe burya nta keza ke nyine. Ubwo bigeze ku mugoroba kuri uwo munsi, ku rundi ruhande kuri ya nzu ba Gaston na Divine barimo, hahandi hiciwe muzehe Dr Silas, haje umusore nyine uri kuri moto, ariko atazi ko iyo nzu nyine ihora icunzwe n'abantu. Ni umusore rero wari wahamagawe na Gaston, ndetse yewe na Divine wahamagawe na Gaston kuri telefone, kuko cya cyumba cyarimo na telefone nyine, babonyemo na telefone. Ubwo ngubwo wa musore wari inshuti nyine w'inshuti ya kera ya Gaston yaje bisanzwe, ariko Gaston yamubwiye ko nyine yakitwaza ikintu akamena urugi, kuko bisanze bifungiye mu nzu, ko ari cyo kintu agomba kubafasha cya mbere. Ubwo yaje yitwaje nyine cya Gatarina cyo kumena urugi. Gusa nyine Paul we ibintu yari yamaze kubibona, yari yamaze kubona ko burya yanze hori icunzwe, ariko nawe ntabwo yari izi byinshi bijyanye n'uko iyo nzu impamvu icungwa kandi n'impamvu bishe muzehe. Gusa byose yabishyiraga kuri nyina we, cyangwa se Virginie wa mugomekazi, wa mugore mukase, kuko nyine yari azi ko ari we mwicanyi
ubaho yigeze amenya mu buzima bwe. Kumbe we yari umusore nyine Gaston yari yahamagaye nyine kugira ngo aze gukuraho ya kode, ubwo nyine muri ya mashini ngo ayifungure, aze akureho umuryango bafungure barebe ikintu nyine bashobora gukora cyangwa se ikintu kirimo imbere. Ubwo akiri ku muryango ari gufungura nyine cya Gatarina cye ngo akubite urugi rumene, bakiri gushaka uko nyine yamena rwa rugi neza ngo yinjire, azanye Gatarina ngo akubite, bamukubise isasu mu mutwe neza neza rirahinguranya, ubwo ahita yikubita aho ngaho ku rugi. Noneho bombi Divine ndetse yewe na Gaston bari kumureba uko bari bamutegereje umwanya. Noneho kubera hari ku mugoroba amatara yo hanze yabaga acanye, ariko yo mu nzu iwabo ho yahoraga azimije. Ubwo noneho Divine agiye kuvuza induru, Gaston yahita abangutse cyane, yahise amufata umunwa arawufata neza arawunyweza, ntihasohoka agasaku na gake kugira ngo ataza kugira ute kubumbura akanwa hakagira abantu bahita bamenya ko burya yanze bamwo abandi bantu. Ubwo byabaye ngombwa nyine ko byabaye ibintu birebire, biba nyine ibintu bigoye cyane. Divine kubyakira biramugora rwose, byari bigoye. Noneho abana batangiye gutekereza kure ko burya nabo urupfu rubegereye, ko ibintu bimeze nabi. Ubwo ibintu byadigadize gusobanuka biranga, bari bazi ko ibintu byoroshye burya nta bantu banahari, nta nubwo bari bazi ko hari umuntu ushobora kugirira nabi umuntu utazi nk'uwo musore. Ubwo babonye imodoka ziza, abasore babiri bahita bapakira neza umurambo wa musore na Gatarina ye, iragenda maze hahita haza imodoka nayo ivamo umukobwa, wa mukobwa n'ubundi wari kumwe n'aba basore ndetse ari kumwe n'undi musore, bashyira moto ya wa musore nyine mu modoka nini bagendagamo, babaga barimo ibirahure byijimye bitabona neza na gato, maze bambaye imyenda nabo y'imikara n'amafime kandi nijoro, maze bahita nyine bashyira mu modoka ya moto bahita bigendera. Ubwo Divine nyine ubwoba bwaramwishe buramutaha, umwana asa nk'uhahamutse, atangira gutitira, aratingurwa umubiri wose, atangira kubura icyo vuga, atangira guhamagara Claire ndabara, Claire ndapfuye, atangira gusakuza. Ariko nyine nta Claire wari uri aho ngaho. Claire ahantu nawe yari ari, ibintu byari byamucanze, yari yamenye ko muzehe yapfuye, yari yamenye ko ibintu byose neza ibintu byose yaramenye ko Virginia birimo, kandi ko abantu bose bagomba gupfa. Nawe byari byamurenze, kandi nta muntu wari uhari wo kuza kumutabara uretse Paul wenyine yari yiringiye, kandi na Paul ntiyari yizeye ibitekerezo byinshi, yarasigaye ajya kureba Claire kugira ngo amugire inama. Nyine nta muzima rero wari uhari, nta buzima bwari buhari uretse agahinda gusa. Gaston yahise aturisha nyine Divine, aramupfuka umunwa, Divine ari gutaka ahita amumanura neza muri basement cyangwa se muri cave hasi, kugira ngo hatagira umuntu waba ategereje ubundi hanze akabasha kuba yakumva nyine ibiri kuvugwa. Ubwo ku munsi nyine ukurikiyeho mu masaha ya 11 z'umugoroba hafi n'ebyiri, Paul yafashe arafunga Kamayi ajya kuri gereza atwaye imodoka idasanzwe, ari kumwe n'umushoferi udasanzwe ahari hafungiye Maître Donatien. Maze yerekana ibyangombwa bye, baramureka, avuga ko nyine ari mama w'umwohereje. Maze abarinzi ahantu Maître Donatien afungiye bamuha ya mfungwa Donatien. Kumbe yari yamenye ko nyine mama we yafunguje Maître Donatien, maze ahita amwinjiza mu modoka vuba vuba, bahita batsimbura imodoka baragenda. Bataragera kure na gato, neza barabisikanye, ariko bo bamaze gusohoka nyine mu kigo aho Maître yari afungiye, dore ko Paul nawe yari yahinduye imodoka neza, noneho yitwaje imodoka ya fime zimwe zitabonana, utabonamo imbere. Nyine yabisikanye n'imodoka 5 zimwe zagendanaga na Virginie neza buri gihe, zagendaga nyine zigaragaye ziri kumwe na mama we yabaga ari mu modoka imwe muri izo, nubwo abantu batabaga bazi ngo ari mu yihe. Ubwo bageze mu kigo, Virginie nyine yaragiye, umugore wiyubashye w'umukire mu mujyi, asaba nyine ko bamuha umugabo witwa Maître Donatien winjijwe mu gihugu avuye mu gihugu cy'ituranyi, kugira ngo abashe nyine kumufunguza, bamumuhe uko yabashije kumufunguza, iby'uko yamufunguje, biko bizwi n'abantu b'ibukuru ko akeka ko nyine bagize banabibamenyesheje. Abashinzwe umutekano nabo barumubwiye ati turabizi rwose mabuja, ubuyobozi bukuru guturuka ku mujyi babitubwiye
rwose nta kibazo, kandi rwose umusore wohereje rwose twamumuhaye mu mahoro. Ati ngo wikina nta muntu wikina mwana, nta muntu nohereje uba muzima cyangwa uri umusazi. Wari uhagarariye abarinzi ba gereza, abacungagereza, avuga ati hano ariko havuye umusore rwose afite n'ibyangombwa byawe, atubwiye ko ari umwana wawe rwose, ko ari wowe umwohereje, twashyize n'ibyangombwa twabisuzumye tubona nibyo ni ibyanyabyo, twamuhaye rwose umuntu, twamuhaye uwo mugabo uri gushaka, yaramutwaye rwose n'imodoka mu bisikanye hariya, ntabwo muyibonye ya fime. Virginia yahise abatuka ati muri injiji gusa nta kindi bicucu, ahita acira hasi, ahita ategeka abarinzi be gushakisha Paul, noneho nibatamuzana abwira ati nimutamuzana hatagira umuntu ugaruka iwanjye keretse uza ari umurambo niwe nakira. Ubwo ngubwo uko imodoka ari 5 zose zahise zishakisha uburyo zigomba gukurikira Paul, zikamukurikira paka. Ubwo ngubwo Paul yari ari kwirukanka nyine yerekeza kuri ya nzu ya metere Dr Silas yarasiweho, kandi nyine hari haramaze kwicirwa undi muntu. Paul ntabyo yari azi. Mu minota mike cyane imodoka yarimo Paul na metere Donatien yari imaze gukurikirwa. Paul ari kumwe na Donatien mu modoka ari kubwira umushoferi ati ihute twakurikiwe. Ubwo nyina noneho nawe yari yiziye neza ari mu bamukurikiye kandi batafite guhagarara. Ubwo ngubwo kuko nyine yari yarenze umurongo agiye kwa metere neza, kuko yumvaga ko metere bari buhite batanga impapuro neza zihita zita Virginia muri yombi, zihita zimuta muri yombi, kandi akamburwa ibintu byose bigasubizwa Claire cyangwa se Antoinette, umukunzi we wari waratotejwe kuva kera na Virginia, umukunzi we wari warangiwe kugira uburenganzira akiri umwana muto, umukunzi we wari warababaye n'ubu kibabara gifunze, yari ashaka kumukura mu mbohe akamushyira akishyira akizana. Gusa mu muhanda hari nk'umuriro, ihoni, amatara, amapine akubana. Ibyo Paul noneho yari akoze noneho byari ubwihebe bwo ku rundi rwego, ndetse yewe no guhangana na nyina noneho ku rwego rweruye, nta kintu na kimwe ashyize imbere uretse Claire cyangwa se Antoinette umukunzi we, ndetse no gushyira nyina hanze, ibintu byose bikajya hanze. Muri kwa kwirukanka rero Paul yarirukanse nyine, maze ari kwirukanka rero amaze ahungira hantu bari bamurasiye. Uribuka ko bigeze bamurasa nyine, bari bamurashe bari kumuhiga, bari gushaka uwo ari we, kubera ko yari yabonye ko muzehe bamwishe cyangwa se abamwishe cyagiye. Niho rero Paul yahise yirukankira, ariko nyine mu kwirukanka gutyo agambana na metere Donatien, bakagambana, akamubwira nyine buri kimwe, akamubwira ukuntu bagiye kubigenza, akamubwira uburyo bagiye gukina gahunda zabo kugira ngo babone uko bagambanira Virginia, maze babashe kugera ku ntsinzi y'icyo bashakaga. Ndetse aba yanamubwiye ko barashe burya na muzehe nyine, maze bagahita bapanga umutwe wo kwigira nkaho ari umusazi, cyangwa se Paul yasaze, cyangwa se yari yaketse ko mama we yari yafungishije uriya mugabo, kubera ko ari inyuma y'abantu baba bari kumurasa. Rero basanga hantu hamwe Paul yarasiwe nyine niho yari yamujyanye. Uzi ko nta muntu wabaga arimo, igipangu cyabaga gifunguye, umukozi niho habaga, n'inzu bari barasigiwe na muzehe, yarababwiye ko bazajya babeshya adresse yabo. Basanga yatunze imbunda metere Donatien, nuko nyine baramworoshya, baramubwira bati Paul ihangane, uyu musaza w'imwica rwose ntabwo ari we ibintu wabikoze, nawe yigira igicucu nkaho nyine uwo mugabo yari mama we mubabariye, kandi uwo mugabo yari yakoze ibi byamfura mbashaka kumwica, ibintu nk'ibyo nyine. Paul akigira nkaho neza afite ihungabana ridasanzwe. Bakamwambura imbunda, maze bakamujyana nyine, bakamwereka ko uwo mugabo ari kurengana. Nyina aramuturisha Virginia, ko nyine nawe yari ari muri abo bari bari kumwirukankaho, kuko yakekaga ko Paul hari ikindi kintu agiye gukorana n'uriya mugabo. Aramuturisha, akamubwira ko rwose uwo mugabo ari uko amuzi, ari inshuti ye ya kera, ko atari we wamurashe, ko abantu bamurashe ari babandi bacitse. Mbese Paul nyine akigira igicucu, nawe akavuga ati rwose kiriya kigabo rwose ngiye ntabwo wabimbwira ngo mbyemere, buriya wasanga wari wamufungishije ukaba wamubabariye, kubera ko ari we wari ufungishije ubwo cyagiye bandasa, ukaba wari wabimpishe. Nyine aramuhakanira, amutsembera, aramubwira ati rwose uriya mugabo nta kibi yakoze, ni umugabo wari ufunze mu buryo butemewe, nkaba namufunguje, rwose n'inshuti yanjye ya kera. Nyamara ntabwo Virginia yari azi ko aba bantu bombi nyine baziranye bya bindi by'indani, ahubwo ari we bari gushaka
gushyira hasi. Ubwo baragiye nyine Paul bamujyana mu rugo baramuturisha nyine bamwereka ko ari ibintu bisanzwe, na Maître urumva nyine yahise ataha mu rugo kwa Virginie. Rero muri icyo gihe Claire nawe yongeye guhamagara nyine, ahamagara kwa yanzu hamwe yahamagaraga muzehe, yabaga hamwe habaga Gaston ndetse na Divine, ariko akitabwa na Bosco umwe wari umukozi. Uziko yakundaga kuhamagara agasanga nta muntu uhari, nta muntu uri kumwitaba, ntaki, agahangayika. None yarahamagaye, urumva byari byamucanze. Claire nawe yari asigaye aho abona ibintu byaramurambiye, none hari kwibaza amaherezo y'ibintu uko bigiye kugenda. Yarabuze amaherezo, yarabuze n'icyo afata n'icyo areka. Yarahisemo kuhamagara, yarahamagaye, yitabwe na wa mukozi nyine Bosco, aramubwira adresse, amubwira ahantu yasanga Paul cyangwa akazajya ajyayo akareba ko Paul bahura, kuko yarakumbuye Paul nyine. Ntabwo yarazi uko Paul byamugendekeye kandi ntabwo yabashaga guhamagara na Paul, ntabwo Paul yabyemeraga, na muze yari yarabugujije. Rero yabwiye Bosco agenda abwire uwo musore ari buhasange nyine Paul bari banaziranye, amubwire ko ibyo kurya biri byamushiranye kandi rwose ko atigeze abona umukozi wo hanze, ko atanazi ahantu yagiye, ko atazi ahantu akiba, ko atakimubona wa mukozi wabaga kuri ya nzu yari afungiyeho kandi we witaga ku bintu byose. Kuri uwo munsi rero mu gicamunsi cy'uwo, ubwo urumva nyine Bosco nyine yagiye kuri ya nzu, kuko nta yindi communication Claire yari afite yakominikaho Paul kugira amubwire ko ibyo kurya byashize mu nzu, ibintu bimeze nabi. Ubwo nyine kuri uwo munsi nyine mu gicamunsi niko nari ngiye kubwira Balthazar yatangiye akazi, afite noneho ikinyabupfura. Urabizi ko bari bamukubise, yari ariho ibipfuko, ariko noneho afite ibintu nyine byinshi bimuriho, urumva ko bari bamukomerekeje cyane, ariko noneho yabaye umwana mwiza, yigize umwana mwiza. Abakozi be 30 yayoboraga, urumva yari yacishijwe bugufi, asigaye ayobora abakozi 30 mu bakozi barenga 350 hafi 400 yayoboraga bose, abafiteho ijambo ryo kubakubita, bafiteho ijambo bose. Yarasigaranye abakozi 30, bamwe bayoborwaga na Bernard, uziko ari bo bari bamuhaye. Gusa yari yabaye umwana mwiza, ca bugufi nyine, bishoboke ko yari yabonye ko uriya mugore nta keza ke, nubwo wamukorera imyaka ingahe, nubwo waba umugome, nubwo wamwicira abantu, nubwo wagira ute, yabigutegetse nyine nta kintu, nta dini yagiraga, nta mpuhwe yagiraga. Nawe nyine yari yabaye umwana mwiza, noneho ari umuntu nyine udafite ibibazo byinshi cyangwa se bya biboko bye yari yabigabanyije. Ubwo Virginie yaratashye agera mu rugo nyine ari kumwe na Maître Donosier, baraganira nyine. Bari bageze mu rugo, aramubaza isura mwana kuko yaje agushuka akujyana hehe. Maître aramubwira ati ngiye rwose yaje, ngira ngo ni wowe umutumye, n'abayobozi bari bazi ko ari wowe umutumye kuri gereza, we yari afite ibyangombwa byose by'ibanze n'ibintu byose yari abifite yiteguye, ariko mbona ukuntu ari kunjyana nshushubikanya, yarankubise neza, yaragiye mbese ibintu byari bimereye nabi hariya, rwose nari merewe nabi. Iya mbunda uriya rero nta n'ikintu cyakirimo n'iy'igipupe. Atirika ngiye nagiraga ngo ni imbunda ya nyayo. Tiho yanese ura Paul umwana wanjye imbunda yayikura ku kirari igipupe yari afite, kugira ngo nyine Paul afite ikibazo, yarahungabanye rwose. Ntabwo nzi ikibazo afite, gusa n'umwana mwiza, ura mwana wanjye n'umwana mwiza, ariko ntabwo nzi ikibazo afite. Afite depression ya danger nyine, yarahungabanye. Ahantu yari atuye kera, mudugudu yakuriyemo, mujyi yakuriyemo, nyuma yo kwimukira inaha rwose byabaye ibintu bibi cyane. Buriya yarahindutse rwose, ntabwo akiri kwa kundi abana babagaho, ntabwo ari umuntu wiyadabuta. Buriya ni kuri amutunze rwose, ntuza. Gusa ndaza kugerageza mbahuze biriya bintu, kuko ntabwo nshaka yuko mushwana rwose. Ubuse koko ndakeka aziyakira, azabanza nyine bimugore, abantu bashya biramugora, abantu bamushaka kumuhotera. Buriya nanjye mpona nshwana nawe, ako ndaza kubikoraho Paul, muraza kuba inshuti. Ndagerageza yewe sinzi ikintu wakora rwose, gusa yaranyeshe pe. Nyamara yarabeshyaga ibi byose. Maître Donosier aziranye na Paul yari yamubwiye amakuru yose, bapanga gahunda zose, ibintu byose barabipanga z'ukuntu bagiye kwigira ibicucu. Niwe bari babivuganye, ni nako umupango wose wari uri kugenda kugira bagambanire uyu mugome w'umugore witwa Virginie. Ku rundi ruhande rero Gaston na Divine nabo bari basigaye nyine birarira hahandi mu cyumba, baryamana bagira bati mbese nta kibazo bari bafite bo rwose muri iriya nzu.
gusa nyine ibyo kurya nibyo byari bitangiye kubashirana, arizo mpungenge zonyine bari bafite. Gusa nta muntu nyine bari bizeye nanone bahamagara, kuko wa muntu bahamagaye waje kubafungurira wumvise uburyo bahise bamwica, babagabo n'umukobwa na basore batatu bahora bategereje hafi n'iriya nzu bahise bamurasa. Urumva nta wundi muntu bari kongera gushyira mu byago ngo bamuhamagara ngo aze abarokore. Bari bari gushaka uburyo bwo bamena umuryango w'icyumba bari babonye fungishije imashini imeze nk'umutamenwa, nicyo bashaka kureba ibirimo kugira ngo barebe ko byibura babonamo inzira isohoka, kuko ahandi hose hari hafunze. Divine rero uba ukunda gushakisha utuntu n'utundi, aza kugwa ku ivarisi nini cyane ibifunze iri munsi y'igitanda baryamagaho. Ni ukuvuga rero ari ivarisi nziza cyane bigaragara ko ari iya kera cyane, maze arayifungura. Mu kuyifungura akabonamo briefcase nziza cyangwa se akavarisi gato nyine, agakapu gato keza gafunze kabengerana rwose, maze ubwoba bukamwica agahita ajya kureba Gaston kugira ngo amufashe kureba ibintu birimo. Gaston rero yari ari hepfo muri basement, ari kwitekera icyayi nyine ngo azane binywere, ahita amuhubuza, yaramuzamura amwereka, aramubwira ati reba ibintu ndebye nsanga mu iyo varisi. Barafunguye barebye mu ivarisi koko ndabonamo ka briefcase nyine, bagafunguye basanze nk'impapuro zifunze z'amadosiye afunze neza cyane, afunze meza, afunginze mu mabahasha meza cyane y'igiciro gikabije. Urumva yuko abana ntabwo ibintu bari babimenyereye, ntabwo bari bazi ibintu bari kubona, ariko nyine babonaga izo mpapuro zimaze igihe kirekire cyane bikabacanga, bo babura bica. Gaston yagerageje gufungura ariko Divine aramubuza, aramubwira ati kujya kuyifungura ibintu by'abandi wasanga ari ibisasu bidaduturikana rwose, ibi bintu ndabona bifunze neza n'iby'abakire, wibifungura wenda bishyiraho ngaho, wenda ako ntubifungure tutarabyumvikanaho, tubanze turebe ikintu kirimo, tubanze tubyumvikaneho sheri, utaza gukora amahano rwose, buretse tubanze dutegereze gato tubitekerezeho, tubanze tubifateho umwanzuro. Ubwo bari aho Gaston ari kumubwira ati ariko umwanzuro ufata niba icyo kubika ibintu mu nzu tutazi, tubundi sinzu yose turayizi tuzi birimo, biriya byumba byose bifunze twabifungura ntibyanze no gufunguka, ariko iki cyafungutse sheri mbabarira rwose, ninjye niboneye ibi bintu, uretse tubitekerezeho dushyire ubwenge ku gihe tujye twabifungura, ariko buretse guhubuka. Ubwo ku rundi ruhande Leonidas yinjira mu nzu ye, ubwo nyine urumva hari nimugoroba, agakuraho igikarito aho yaryamaga, akaryama nyine agatangira kuvuga, avuga nk'uyivugisha, ariko nyine wumva ko hari umuntu ari kuvugisha. Aba ari kumubwira ati yewe imipango yose rero imeze neza, imipango yose imeze neza, ubu rwose ikintu cyose turi gushakisha ukuntu ibintu byajya ku murongo, ikigusha rwose bagiciye amazi, bakimanuye mu ntera, ariko nyine isi harusahuzi rwose yitwa James niyo bazamuye mu ntera, nubwo kiriya kigusha ngo ni Baritazari bamumanuye bamushyize hasi, ariko uwo bazanye hejuru warakabije, kigize akahatari, ni agasore kigira akantu k'akagome, noneho ko kanarusha kiriya kicucu ubugome. Gusa nyine no gucika nyine biracyagoranye kubona inzira rwose, umbabarire biragoranye rwose David mwana wanjye. Kumbe David yarakiriho, Leonidas bamutegetse kwica David, ariko ntabwo yigeze mwica, ahubwo yaramuhishe nyine, amuhisha munsi y'uburiri bwe akajya amwitaho, yamujyanye muri ya nzu ye nyine, abandi bazi ngo yarapfuye, yewe na Virginie azi ngo David yarapfuye. Bakiri kwivugisha nyine baganira, umuntu ahita akomanze, Leonidas arasohoka agasanga ni James uje kumubwira ko ikigo rwose kirinzwe. James aramubwira ati boss, ikigo kirarinzwe, ubu nashyizeho amahame yanjye, nashyizeho amabwiriza rwose, kirinzwe inshuro zikubye ebyiri, abarindaga noneho ku matano hararinzwe, nashyizemo abarinzi benshi 5, nta kintu rwose dushobora kuba. Leonidas aramubwira ati sawa genda, ndananiwe cyane nshaka kuryama, ibintu byose ubyiteho ubikora uko ugomba kubikora nta kibazo. Sawa boss,
ubwo James nyine wari wasimbuye Baltazar, nubwo Baltazar we yari amaze igihe nyine ku butegetsi nyine akajya ashaka guhangana na Leonidas. James yari umugoma ariko nibwo yari akigera kuri uwo mwanya w'ikirenga nyine hariya mu bucakara muri ya nkambi cyangwa se muri ya famu. Ubwo ku rundi ruhande Paul nawe arabyuka mu ijoro akajya kureba Claire, ibintu byamucanze, yari amaze kumenya ko nyine bitameze neza. Noneho Metere yamaze kugera mu rugo, mbese bari kwigira nk'aho ibintu batazi ukuntu bari bubigenze. Yashakaga ikintu bari bukurikizeho bagapanga nyine bakareba uko babyaza Metere wari iwabo umusaruro. Agerayo agasuhuza Claire, buri gihe yageraga yamuzaniye indabyo akamusuhuza akamuhobera. Urumva yahise amubwira ko nyine yabanje kubonana na wa mukozi wabaga kwa muzehe, yamubwiye nyine yamuvugishije akamubwira ko hari ikibazo nyine ko ariyo mpamvu ahise aza bunije. Ubwo ngubwo Claire arishima cyane, bakibukiranya maze bakibuka ko nyine batazi aho bagenzi babo bari, ariko umutima wabo kongera nyine ukabarya nyine ugatuza. Ubwo urumva nyine Paul aba yabwiye Claire ko ahantu bari rwose ari ahantu hahora harinzwe n'abantu rwose, ko agiyeyo bamurasa kandi byagorana rwose kujyayo kuko noneho bose baba babishe, ibintu byaba bigoranye. Claire amubwira ati hoya ntuzajyeyo ahubwo dushaka ubundi buryo. Claire agira inama Paul yo kujya kureba Bosco, umukozi nyine wa muzehe, maze bakaba bajya inama bakazajyana kuko nyine niwe bari basigaye bavugana kuri telefone, nta wundi muntu Claire aba afite aba yavugisha. Noneho rero Paul aramubwira ati reka ntacyo yamfasha rwose, bahita baturasana kandi urabona uriya nta bintu byinshi azi, ntabwo azi biturimo, nta kintu na kimwe azi. So rero nta nubwo umuntu utazi ikintu ari kurwanira agira imbaraga zo kurwana ku kintu. Nawe ngewe rero kireka mbonye umuntu wenda uzi icyo arwanira, turi kumwe mu situation, ako urabona uriya rwose ni umuntu wibera ku ruhande, ntabwo azi ngo ibintu bimeze bite, ntazi aho muzehe yagiye, nta makuru afite, ni ibintu by'ibanga. Rero ntacyo uriya yamfasha rwose, mbabarira sheri. Claire arongera akamubwira ati none se ubwo ngubwo biragenda bite, basi se wakitabaje inzego z'umutekano, noneho mukaba ariho muzajyana kuri uwo munsi nyine muzaba mwagiyeyo, uzafate rwose abapolisi bagende babafate, niba bafata nibwo muzabasha kuhakorera ikiganiro n'itangazamakuru rihari batarakurasa. Atahubwa ku kantu wazabwira hari umudetective uhora arahanganye na mama, uhora ashaka ibintu mama akora bibi, ariko mama ahora amufungisha kongera bakongera bakamurekura, mbese bahora bahanganye. Yitwa Vincent, yitwa Detective Vincent. Rero ndashaka kumwiyungaho kuri iyo nama ngiriye, noneho tugashaka uburyo dushyira mama hasi, kuko we ababizi ariko yabuze ibimenyetso bishyira mama hasi. Ababizi ko ibintu mama agenda akora ababizi, ariko ibukuru hejuru niho mama yatanze ruswa, ntago bashobora rwose kumva ibintu akora, ndetse niwe wanabasha kudufasha muri ibi bintu turi gucamo, akaduherekeza kandi akabigenza neza. Nyine niyo mpamvu nawe ndi kumva wakitwaza nyine inzego z'umutekano zikazabafasha, kuko ibyo bintu urumva mwapanzwe na Metere ni ibintu bikomeye cyane, dushobora gutuma bari abantu nyine babihanganira. Bari abantu babahara rwose bashobora kubarasa ugasanga byose bipfuye ubusa, nawe ndakubuze kandi zimba nshaka kukubura pe. Ibintu nakubwiye ko wanabireka tugasubira hariya ahantu ngasubirayo, ariko ntagire ikintu rwose kizakubaho ntashaka rwose. Baramubwira ati rwose nta kibazo, nzabikora, nzagerageza ndebe ko mama nawe nubwo yaba atanga ruswa gute rwose bara ntabwo rwose yayibaha. Uriya Vincent yaramunaniye rwose, nayo yamuha. Claire amugira inama akamubwira ati rwose uzarega n'itangazamakuru, uzashake n'itangazamakuru rihaze, niwe waba ufite ubwirinzi kuko nta kintu gishobora kukugiraho ingaruka kindi giturutse kuri mama wawe. Kurumva byageze hanze ntabwo rwose yabitinyuka kugira ikintu agukoraho, aho gutya bikiri mu rwihisho rwose waburirwa irengero. kandi ujye umenya ko atari mama wawe, ujye umenya ko atari amaraso yawe. Ubwo rero ujye witwararika Paul, sinzakubure. Ati humura sheri, ntabwo uzambura, nzagerageza uko nshoboye kose. Ubwo muri iryo joro Paul nyine atashye, arataha nyine agasezera nyine Claire Antoinette, maze Paul akajya mu rugo. Akigera mu rugo Leonidas aramuhamagara akamubwira ko amukeneye byihutirwa, ko akoze neza yazinduka aza mu gitondo ku ifamu bakaganira.
Paul rero yarazindutse, arazinduka mu gitondo afata nyine imodoka ajya ku ifamu. Urabizi ko atakundaga kujyayo, noneho kubera ibyo uburyo bamutakiraga, uburyo babaga bamubwirana batabare, yari asigaye afite noneho impuhwe zo kujyayo kuko byamuteraga agahinda kenshi kujyayo, kandi amarifomu yakoze nyina yaratesheje agaciro. Ubwo mu kuhagera asanga n'ubundi abakozi bari gukubitwa bya bindi, noneho James ni ububi yoboye umugome wa danje, noneho karahabutaka, yareba hakurya akagira neza agahinda kakamwica. Ariko arebye neza abona Leonidas ari kumuhamagara. Leonidas nyine ahita bagenda, bagera mu biro bye, akamubwira burya ko yiteguye kumufasha niba ashaka impinduka, kuko nawe yiteguye guhangana na Virginie, kuko Virginie ari gushaka kwica umwana wa mushiki we ariwe David, nubwo yabahishe ko atamwishe. David rero butarapfuye, abandi bose bazi ko yapfuye, Virginie azi ko yapfuye, Baritazaribuka ko yahoraga bishidikanya ngo ntabwo yabonye umurambo we. Burya koko David Baritazari yavugaga ukuri, ntabwo Leonidas yigeze amwica, ahubwo yaramuhishe nyine, yamucukuriye munsi y'igitanda cyiwe arenzaho ibikarito, noneho niho David aba koko nta buryo yari kumusohora ngo bikunde. Paul ahita ahobera Leonidas akamushimira cyane, akamuterura akamubwira turakoze cyane David, uriya ni inshuti yanjye ku rwego utabyumva, kumbe waramurokoye. Nari nababaye, numvaga mfite agahinda, numvaga mama mwanze, nubwo n'ubundi ntamukunda rwose. Urumva ko n'ubundi mu maso ye mu mboni we yaramwishe, keretse we wamurengeye. Ubwo muza kuba nta mpuhugira umeze nka bari abantu, waramwishe, warakoze n'ukuri Leonidas. Ngaterega uriya musore, uriya musore rega, uriya musore David ntabwo ntamwica. Buriya David yakorewe ihohoterwa n'uriya mugore Virginie. Buriya David nyina yishwe n'uriya mugore mama wawe. Ntabwo abizi kuko njye ntabwo nakuriye mu rugo, ntabwo azi ko mvukana na mushiki wanjye ari nawe nyina wande wa David. Yari umunyamategeko, yaramwishe kubera ibintu byo kuburanira abantu, ibintu byo kuba yari umunyamategeko w'abakire bamwe na bamwe bagiye begezweyo n'igikundi cya mama wawe, mwese mwari mukiri abana, buriya ntubizi. Urumva Leonidas yari azi ko nyine Virginie ari nawe ubyara nde Paul byanyabye, ariko yaribeshyaga. Ubwo Paul yaramushimiye, byose aramushimira ku rwego rwo hejuru. Leonidas nyine ahita amubwira ko David burya yize amategeko, kandi ko byose yagiye afata ibimenyetso byose, kubera ko nawe yari yarazanwa ashimuswe abeshywa ko agiye guhabwa akazi, ariko bisanga ari muri ubwo buryo bwaho, kandi nyine ari ibintu atishimiye, bityo ko impamvu nyine yamubonanaga umutima mwiza, ibintu byose abikora nyine ashyiramo mu muntu, ibintu byose by'ibimenyetso yamubwiye ko abifite, amafoto yayafashe, ku buryo ibintu byashinja Virginie mu rukiko byose bihari kandi biteguye. Ngo ku rundi ruhande mu rugo nyine kwa Virginie, Maître Donatien bari kuganira na Virginie inabwira Maître ko burya nyine ari butume Paul amwiyumvamo, ko rwose ari bushaka icyantu cyatuma mutinyuka, ko ibyo kumutinya ashaka ko bidakomeza, mbese akamubwira ko ati rwose umuhungu wanjye ndamukunda cyane, ibintu byose nkora mbikorera Paul kugira ngo azabashe kuba umuntu w'umugabo, azabashe kuba umuntu w'umukire, abashe kuyobora nawe muri iki gihugu, aba umuntu ufite ijambo, afite ijambo ku bantu, afite ijambo ku muntu wese, nta muntu ubasha kumubonerana. Rwose buriya kuri aba yarahungabanye, birambabaza rwose, umwana wanjye arambabaza rwose. Gusa nyine nzagerageza ntume mu inshuti, nzakora icyo nshoboye cyose ndabahuza rwose, kandi ndatuma kwiyumvamo, mbese ndagerageza gufate neza, kandi yumve ko uri umuntu wo mu rugo nyine, kandi kubera mugiye kubana urumva ko ngomba kubikora. Maître aramubwira ati yewe nabonye umwana wawe rwose yaranyishe neza irambunda yiza kuba atari igipupe rwose, isasa bararekuye rwose, kandi nabonye ameze nk'ufite ikibazo mu mutwe, niba anywa ibiyobyabwenge, niba ari ibiki. Ati nanjye ntabwo nzi rwose, ushobore kuba nabinywa, ushobore kuba asigaye abinywa, sinzi ikibazo Paul afite, ntabwo mbizi. Ubanza ahangayikishijwe n'abantu bacitse nako sorry Paul rwose kuva hari ibintu byabaye, kuva yava mu mujyi rwose yakuriyemo, ibintu byarahindutse. Haryo warumbwiye ngo iki tiwoya, nari nibeshye, narengeze ngo n'undi mugabo turi kuganira, ariko nyine sorry gato n'iby'akazi nari mvanzemo, ubwo ngo nari mvanzemo iby'akazi. Kumbe nyine aba yibutse ko Paul kuva Claire yabura mu kigo, Paul nyine yahindutse undi muntu. Ntabwo abazi ko guhinduka kwe ari uko bari gushaka uburyo agira ate arengera
kerere mu buryo noneho bwiru atari byo kugenda amuhishahisha afungiye ahantu hagiye hatandukanye. ubwo ngubwo nyine agerageza nyine kumubwira ati rwose madamu Virginie rwose uriya mwana nabonye neza yaragiye iyo ntarokorwa n'abakozi bawe nari mfe rwose. Ibyo cyakora ndabizi nyine, ndabizi ko ibintu bibaho, ndabizi ko umwana ashobora kugira mwakiriya gihe gusa urawe birakabije. Virginie aramubwira ati rega yari yaketse ko namufungishije umuntu washatse kumurasa nyine, kandi uwo muntu wari washatse kumwica ntabwo ari n'umuntu tuzi rwose, yaranacitse ntabwo tuzi abo bantu aho bagiye, gusa yari yaketse ko ari wowe nyine, akeka ko nakuba barenka gufunguza, ariko siko rwose byari bimeze. kandi nyamara abo bantu rwose baranacitse. Paul nyine yifitiye ihungabana, ntabwo nanjye mbizi rwose, ibyo tunabiveho ahubwo gusa nyine ndaza kubahuza. Baraganira bagafungura ko kunywa, bagasangira nyine, bakaza ku meza bari kuganira. Metere nyine akamubwira nyine ko yiswe nyine umutasi, nyine bari kubaza, ari kumubaza icyatumye nyine afungirwa mu gihugu gituranye. Amubwira ati banyise umutasi rwose, amubwira ko bamufashe nyine bakajya kumufunga. Amubaza neza ubundi cyatumye ajya mwakiriya gihugu, ko yabonaga uruhande rwa rusigaye yagombaga kurohereraho kuki ataretse nyine ngo agume mu gihugu. Metere aramubwira ati ariko urinda umbwira ngo nari kuguma mu gihugu, ko wabonaga ibintu mwari mumaze gukora, mwamumaze kwica Antoine, mwamumaze kwica Anastasie y'umugore we, wari umaze kwica Frederic, mwamumaze kumugambanira n'umugore wa Maria. Ibintu mwamuri gukora wowe rwose, ibintu wakoze Virginie, ibintu wakoze bizakugaruka nyamara wa mwana we. Virginie akamubwira ati ibyo bireke se, ntwese we wumvaga naguma mu gihugu neza, bari abantu bose abaguye hakurya, abo mwiciyeyo, abo bose n'abandi neza benza mwishe, mwagiye muziza imitungo yabo. Sindi mu bari abanyamategeko babo se? Ntabwo bizi se uburyo Metere Bonaventure ubari hehe? Ubuse Metere Goreto bari hehe? Ko numvise ngo akana ke kagahungu kitwa David, nanumvise ngo kaje gukura, ngo nawe ko kiga amategeko, gusa ahongereye ino nta nubwo nigeze nkabona, nta n'umuntu wako. Nyine ibaza ibintu mwagiye mukorera imiryango, koko urumva ngemba nkiriho iyo ntaza kwihungira ngo ngende koko Virginie utabeshye? Sinzi niba mutarakishe nako rwose, nubwo ntaza amaherezo yako. Buriya Gorete kuko yari inyangamugayo, Virginie koko mwari mumuhoye iki koko? Ntabwo mwamukwiriye rwose. Virginie aramubwira ati ariko wakabaye injiji rwose, nanzi ko biriya bintu wabyibagiwe, biriya nibyo bintu bya kera. Narakijijwe, ubuzima bwanjye rwose bwarahindutse, urabona ko nawe nakurokoye, nagukijije kuri gereza, ngukijije hariya umuhungu yawe ngiye yaragiye kukurasa, kandi yanakurasa byari gupfa ubusa rwose, twari kugushyingura bikarangira. Ariko urabona ko nahindutse, narahindutse Metere. Niyo mpamvu nyine nshaka ko ibimenyetso byose umfasha tukabirimbura, ibintu byose tukabikuraho. Nta kintu nshaka na kimwe kigerageza kumyitambika, ibintu byose nshaka ko tubisibangana tukabihindura. Nicyo kintu burya nakuzaniye. Nta muntu rwose uzagukoraho ahangaha, uraza ube mu rugo, uraburi hano mu rugo iwanjye, nta kibazo ushobora kugira rwose. Uko cyagiye nari meze, ubu urabona ko nyoboye igihugu, mugenda uyoboye ahantu hose, ndavuga rikijyana. Urabona ko ibyo nashakaga nabigezeho rwose, ibyo naharaniraga. Umfashije rwose, nta kintu uzaba, nta muntu uzagukoraho rwose, nta kintu bizagutwara. Ahubwo se uhagaze he noneho uretse ibya cya gihe kera? Uramfasha cyangwa ntabwo uri bumfashe? Mu gihe ataramusubiza, Paul abageze mu rugo, ariko nyine akigendera nyine, akakomeza nyine ariho kugenda. Ageze hirya, John nawe agahita ahinguka, umugabo nyine wa Virginie aba ari papa wa Paul. Akagera muri salo, baba bari ku meza nyine, abakozi bamaze gutegura ibyo ku meza. Virginie ahita ahamagara Paul wari ukomeje nyine mu cyumba cye ngo nagaruke basangire. Ubwo Paul akikubita, ntagire nyine ikintu na kimwe avuga, agahita yikomereza. Ubwo Isa akavuga ati Paul wagarutse ahangaha, ariko bite byawe? Ubwo Paul akagaruka, mama ahita amubwira rwose, akamubwira ati rwose Paul mwana wanjye, kuri uyu mugoroba ndashaka ko uyu Metere yitwa Metere Donatien, nizere ko nta kibazo uzongera kumugiraho. Biriya bintu wakoze ntabwo ari iby'i Rwanda Paul, ntabwo bikubereye gutunga umuntu imbunda. Wowe se ko abawe bazifite bose birirwa banyirukanka inyuma? Paul John agahita avuga Paul please
Paul ubwo agahita aceceka nyine Virginie agakomeza ati rwose yitwa Metre, ndashaka kuza kushaka uburyo umuzengurutsa ukamwereka inzu kandi ukamwereka buryo nyine hano ukahamutembereza kuko nyine agiye kuba ari hano mu rugo. Ubwo Paul nyine abanza kwigunguza akabanza kubyanga, ariko se agahita akubita igipfunsi ku meza ati Paul jya wumva ibyo mama kwa akubwiye kandi ubyubahiriza. Ubwo ngubwo Virginie amubwira ati ntabwo ari ibintu bikaze Paul, wabikora. Paul ahita ahaguruka akigendera. Virginie agahita avuga gutembera biratangira saa 12 Paul, kandi saa 12 zuzuye niho biri butangire. Ubwo Paul ahita agenda nyine akigira mu cyumba cye, basigara bose baseka nyine bari kuganira atabana rwose ibintu by'abana. Kumbe Paul na Metre bose babaga bari kubabara, ibintu byose bari babipanze, ibintu byose byari mu murongo ndetse biri kugenda neza uko babipanze. Ku mugoroba rero Gaston na Divine baca ya mahabahasha babitekerejeho bakayaca, maze bagasanga arafunze, afungiyemo amafoto, afungiyemo impapuro, ibintu byirenze babona ari iby'agaciro bimaze imyaka myinshi cyane. Bafite amatsiko batangira gusoma ibirimo, bagasangamo udufoto tw'abantu ba kera, akana kitwa Antoinette, umuryango hariho amazina ngo na Antoine, Anastasie, ariko akana kaba kakiri gato ari kubona ari abantu b'abakire nyine ahantu harenze. Ariko ntibamenye ko ari Kerere birirwanaga. Divine ntamenye ko ari Kerere birirwaga mu bisogororo bakora mu mafumbire mu mirima, ntibamenye ko ari wa mukobwa utotezwa, wa mukobwa bakubitwanwaga, babaga bacitse ibisebe, barwaranaga, mbese ntamenye ko ari wa Kerere. Ubwo bakomeza gusoma nyine bagwa ku madosi atandukanye, harimo aba Antoine nyine n'umugore urumva Anastasie nkuko nabikubwiye, amadosi yitwa Bonaventure, abitwa ba Frederic n'umugore we n'abandi benshi cyane nyine amadosi yabafungiye muri ya mabahasha bari muri ka briefcase. Ubwo Gaston ahita abwira Divine ati aba bantu ko ari abakirubiye imitungo ahangaha turi si wabo wana, siko wasanga ahantu ari ahantu babaga nyine bakaba barabitaye bakigendera. Urabona hariho n'ibirango by'igihugu by'urukiko rw'ikirenga, amakashe. Ibi bintu birakomeye, ibi bintu ntabwo dukwiye kubikerensa Divine, ibi bintu ni iby'abantu bakomeye dushobora no gupfira. Ahubwo subiye inzu ubundi ubu ntabwo iri iyabo, bakaba bazaza bakadufunga. Divine ahita amubwira ati ubwo nyine wasanga ari bamwe muri ba bakire nyine bayitaye, ese iyi nzu wasanga ari iyabo nyine bakaba barayitaye. Ahubwo sheri reba aho ngaho munsi, iyo si telekomande. Gaston ahita afungura munsi akareba, uzi ko yari telekomande we, ubu si yifungura iki noneho ko ibintu bizadutesha umutwe. Bararebana hashira akanya bose bakavugira rimwe muri cave. Ubwo mu kuvugira rimwe muri cave bahita bahise bamanuka muri basement. Uribuka ko hari cave yabananiye kuyifungura, ifungishije icyumba gifungishije nyine amamashini y'imibare n'amakode. Ubwo bahita bamanuka bakajyayo birukanka. Ubwo ku rundi ruhande naho bibari nimugoroba nyine Paul na Metre urumva ko bagombaga gutangira kujya gutembera. Paul nkuko yabitegetswe n'iwabo yagombaga gutembereza umushyitsi nyine Metre Donatien. Yibuke ko icyo nyine Virginie yari amuzaniye, icyo Virginie yari ari kumuteteshereza ni ukugira ngo barimbure ibimenyetso byose byashoboraga kugaragaza ko Virginie yibitseho imitungo, yatwaye imitungo yose y'umugabo witwa Antoine n'umugore wa Anastasie, umugabo wavukanaga n'umugabo we Germaine uba waritabye Imana. Bose baba baritabye Imana, gusa nyine baba barasize akana k'agakobwa kitwa Antoinette, ari we nyine wakuze yitwa Claire nyuma yo kubyitwa na Virginie kugira ngo ayobye amarari. Yabwiye abantu bose ko umwana bapfanye baguanye mu ntuza mu mpanuka, ariko nyine kubera ko Germaine yari yaramureze kuko yari yabipfuye mu myaka 7 abakurikiye inkuru tuyitangira. Urabyibuka ko Germaine yapfuye hashize imyaka 7, ari nabwo ubutotezwa rya Antoinette ryatangiye, yewe ndetse ahindurirwa n'amazina n'ibiki byose. Ubwo ngubwo nyine batangiye gutembera Paul nyine na Donatien, nyamara ntiyarazi ko nyine aba bombi bari bariziranye kandi bari ku mugambi ukomeye cyane. Virginie ntiyamenye ko wari umugambi wo kumurimbura, noneho akarimburwa burundu. Ubwo batangiye kuganira, Paul abwira Metre uburyo ibintu byose bipanze, amubwira uburyo noneho yamaze kuvugana n'abapolisi bahagarariye
polisi mu mujyi wose, abwira ko yavuganye n'uwitwa Detective Vincent nyine basanzwe barebana y'ingwe na nyina witwa Virginie. Nkuko nyine yari yamugiriye inama, urubuka ko Antoinette yari yamugiriye inama yo gushaka uburyo agendana n'inzego z'umutekano, noneho akareka ibintu byo kugenda wenyine batazamwica. Ubwo yari kubwira Maître ko ibintu byose bipanze, mubwira ati rwose ubu ngubu ndi guhora ngendana, ndi kugendana neza ku murongo kuri telefone, buri kandi kuvugana na Detective Vincent, ahora hanganye neza na mama, amukuraho amaperereza, azi ukuri ku bintu bimwe na bimwe nubwo azi dukeya dusanzwe, kuko afata abantu nabi muri hoteli, yirukana abakozi, yambura, nitwo tuntazi, ariko kubera ruswa agenda atanga byaramunaniye kumushyira hasi. Ariko ntazi ko mama akora ibintu noneho bibi cyane, ndetse bimaze imyaka hafi irenga ingahe 9 abikora, nta muntu ushobora kumwitambika, ntabwo abizi. Noneho rero namubwiye ko mfite ibimenyetso byose byo kuba twashyira mama hasi, kandi ndabizi neza Vincent azabimfashamo. Amubwira ko nyine nubwo mama we nyine yamunaniye, ariko noneho ibintu byose ari buze kubikurikiza kandi akabikora. Amubwira ko rwose Vincent aratamazwa buri gihe ko mama yatanze ruswa hejuru rwose mu nzego zikomeye, kubera ko aziranye n'abantu bakomeye, abaguverineri, abaminisitiri, abantu bose baramuzi, n'umukire. Urabona ko ibintu byarahindutse igihe uheruka ino Maître, urabona ko ibintu byarahindutse. Maître aramubwira ati umva ntumiwe mama wawe, ubugome bwe yarabukomeje, noneho ashaka nyine noneho nsibanganya ibimenyetso byose byari kuzamufata, biriya muzehe yari yakubwiye byose mbitse, arashaka ko tubisira ibanga. Uko ngubwo Paul aramubwira turabizi uri inyangamugayo, ntabwo wakica izina ryawe ushaje, umbabarire ibintu twarabitangiranye, tubigendemo kandi duheshe icyubahiro Dr Silas kubera intambara yarwanye, kubera ubutwari bwe. Ati ndabizi nawe rwose mu myaka myinshi ashaka rwose kumushyira hasi, ashaka kwambura mama iriya maske yabayeho yiyambitse, ashuka abakomeye, aboroheje muri uyu mujyi ndetse no mu nzego nkuru z'igihugu hose bakaba bazi ko ari umuntu mwiza. Ndashaka ko njye na Vincent nawe ndetse na Claire tumushyira hasi na Antoinette. Ubwo bose ntabwo bazi wariwe, bagendera mu kigare, abamuzi bamuzi nk'umuntu ukomeye, bamuzi nk'umuntu nyine wiyorobeka, ntabwo nshaka ko ibyo bintu bikomeza. Ubwo Maître yahise amubwira ati yishe abantu benshi rega, yishe abantu banjye bose, yishe abantu naburaniraga, yishe abantu nari ntabagarariye mu mategeko. Nanjye rega ababyeyi buriya mwana twari inshuti, baze ko nababuraniraga nyine, nari umunyamategeko wabo, ni umwana wanjye buriya. Bamwe babateye ibyuma, abandi babateza impanuka barapfa, harimo na Antoine na Anastase umugore we, bose nyine gusa bose mfite dosiye zabo ku murongo kandi narazibitse kandi zazisinyishije neza ku rwego rw'ikirenga, n'abazabakomokaho byose byari bisinywe, impapuro ndazifite. Ndabizi rwo rwose abagize ba nabi barampiga kandi bakabaye baranyishe kera, inshuti zanjye zose magara barazishe. Reba na Dr Silas baramuhize baramwica. Nubwo rwose wambwiye ngo bazenguruke iwanjye ngo hahora harinzwe ngo n'abo bantu n'ibiki, ntabwo bashobora kugera ahantu habitse amadosiye yanjye. Amadosiye abitswe ku buryo neza bukomeye cyane, kandi iriya nzu rwose nubwo bayitwika ntabwo amadosiye yanjye bayageraho. Paul aramubwira ati none se dosiye zaba zibitse zikoze mu ki, noneho zibitse gutyo muri ubwo buryo? Maître aramubwira ati rega buriya mwana wanjye umbonye nshaje, Antoine nta kintu atari gukora ngo ibintu bye byose bigende neza, bigende ku murongo. Yari umuhanga kandi yarebaga kure. Ahubwo ako kana ka Antoinette rwose, niba mutaba muri kumbeshya, niba utabumbeshya wa mwana wanjye, niba uzi ko Antoinette ahari, ni ukuri rwose umucunge neza muri aya masaha dusigaranye, umucunge hatagira umuntu umwica rwose, hatagira umuntu umwica. Dore uriya mwana ava mu muryango w'abahanga bazi ubwenge ku rwego rwo hejuru, nawe rero ndakeka ubwo afite kuri iyo mpano y'iwabo bari abahanga cyane. Rero ibyo byose ni papa we wabiteguye, kandi yabiteguye neza ku buryo bidasaza. Paul aramubwira ati Antoinette neza no sheri wanjye, ndamukunda, ni umukobwa nakunze mu bwana bwanjye, n'ubu nkimukunda rwose, niwe mukobwa wa mbere nakunze kandi ntateze kwanga, ntateze umuntu washaka kumwica. Neza yabanza kungira umurambo mbere yuko amugeraho rwose. Bose baraseka nyine, bagakomeza bagapanga gahunda zose ku murongo. Ubwo ibintu byose byagombaga gutangira mu gitondo cy'uwo munsi. Ngo muri iryo joro neza Gaston na Divine
bagiye nyine gukanda ya mibare yari kuri ka gapapuro kari gahindurije kometse kuri ya telekomande, baba bakabonye nyine bamanutse bagezeyo babuze ibyo bakanda, maze umutamenwa burya koko urafunguka. Barebamo umutamenwa ari mushyashya ahantu hafunguye neza, bagasanga ni umutamenwa munini, harimo n'undi muryango ufunguramo inyuma, ndetse bakabona habitsemo amafaranga neza batari bigera babona mu buzima bwabo, apanze neza cyane menshi. Maze hirya bakabonamo n'indi briefcase nayo ifunze neza ahantu habengerana hari umutekano. Abana barahoberana bagasakuza bagasomana bagaterurana, mbese biba byishimo birenze kuri bo. Nyamara ntibari bazi ko ibyo byose nyine ari ibya Maître Donatien kandi ko yari yagarutse. Gusa barongera bagapfuka umunwa, gasita agapfuka umunwa kugira ngo hatagira umuntu ubasha kubumva. Ubu bagaba bazi ko nyine hanze hari abantu, gusa ntawe ari kubumva kuko bari muri basement, muri cave hasi. Ubwo barasinziriye, bamanuye matera baryama aho ngaho kugira ngo umuntu ubasha kugerageza kuba yabica, kuko ibyo bari bamaze kubona noneho byari bibarenze. Ubwo barara baseka, barara bishimye, urumva bari basigaye baryamana nk'umugore n'umugabo. Noneho ibintu byari bimeze neza cyane kuri bo, ariko bakibuka ko Claire batazi ahantu ari. Nanone Divine akarararira. Ubwo mu gitondo nibwo gahunda zose zagombaga gushyirwa mu bikorwa, ibintu byose bikajya ku murongo. Ubwo ngubwo mu gitondo nyine Paul na Maître Donatien bazindutse bava mu rugo, nta muntu bamenyesheje, batamenyesheje Virginie, batamenyesheje abarinzi, batamenyesheje umuntu uwo ari we wese, nta n'umuntu bamenyesheje wo mu rugo, habe na John papa wa Paul ngo bageze bamubwira. Kandi ntabwo Maître yemerewe kurenga mu rugo, yewe na Paul ntabwo yaremerewe gutwara Maître, ariko abarinzi bamwe na bamwe Paul yari yamaze guca ku ruhande. Hari abo baganiriye umupango bamwe bawuzi, bituye n'ihohoterwa no kuraswa no kugirirwa nabi bakorerwaga na nyirabuja. Bamwe muri bo baramufashije, maze uwari kuri gate uwo munsi niwo bari baraganiriye ko nyine azamureka akagenda agasohokana na Maître. Ubwo Virginie yabyutse nyine ashakisha Maître, aramushaka inzu yose aramubura. Urumva ko bagombaga kuzinduka bajya hahandi Maître yari atuye kugira ngo barandure burundu bya byangombwa nyine y'amadosiye bayarimbure, maze ahe Maître ibyo yamuteganyirije byose, ko yari yamusezeranyije kumuha hoteli, akamuha ubuzima, akamuha mbese buri kimwe, akamwinjiza mu rugaga, akamuha mbese akamugira umuntu ukomeye. Nyamara Maître yari akibuka Antoine, yari akibuka Anastasie, ababyeyi ba Antoinette nyine Claire, yari akibuka Silas, umuntu bari inshuti magara, bose bishwe ku bwende bwa Virginie. Ubwo Maître nta kintu yari kumuha nka ruswa ngo acyemerera kimwe, bitewe n'agahinda yari yaramuteje, yaramutumye abaho ubuzima bwose ari impunzi mu gihugu cy'amahanga, kandi yari afite aho yari ameze neza kubera ababosi be n'abagenzi be bari bari kwicwa n'aba Virginie kera. Ubwo ngubwo yashakishije Maître aramubura, ashakisha ahantu hose aramubura, ahamagara, ariko akumva yumva telefone iri gusona. Agiye muri salo asanga hari fone nshyashya ihari iri guhamagara, nyirayo nyine nta muntu uhari, maze Virginie arayitaba. Yaritabye, yashyize ku matwi, yumva ni umuntu w'umugabo, aramubwira ati ni Detective Vincent, sohoka rwose aho mu rugo iwawe, sohoke ku mahoro, turi kugushaka, kandi nizere ko utari buze guteza amahane nkamwe usanzwe uteza, kuko urugo rwawe ruragoswe. Vayo rwose ngewe ngufunge nk'uko nabigusezeranyije, kandi rwose nta handi mu iyi si hagukwiriye nko kujya mu gihome rwose, kandi nabikubwiye kuva kera. Iki gihe rero nicyo cyawe cyageze. Virginie ahita aseka cyane, atari ko rwose, atari ko nkawe rushati, nkawe Detective Vincent wazavuye ku bakire koko, wajya umenya ko utari umuntu nkanjye, wajya umenya ko utari classe yanjye, wajya umenya ko ari njye uguhemba. Ariko ntabwo uzi ko imisoro iva mu bikorwa byanjye ari iguhemba wowe Vincent, wowe urangenda aho urabona ba boss bawe ndabahemba, nawe nkaguhemba, wajya umenya aho ugarukira, wongeye gusara. Erega ntuzanshobora Vincent, ujye umenya ko rwose uri kadogo, njye nawe turabizi neza ko atari ubwa mbere abo baboyi bawe, abo bakozi bawe nabo batazi ibyo barimo, bashuka bakazi bakagota urugo rwanjye, n'ubundi hashira amasaha ntumenya umuntu uguhamagaye. Urabizi ko ugira ute uhava ukagenda, nta mahirwe yo kundeba mu maso
uzigera ugira n'ubu ndetse ntabwo biri bugukundire. Vincent noneho kubera ko yari azi ikintu yizeye, kubera yari azi ko yavuganye na Paul, abantu bose noneho Paul urumva cyagiye yari yasohotse mu ifamu asohokanye na David, ibimenyetso byose barabiteguye, Paul yari yateguye ku rwego rutangaje kandi ruteye ubwoba. Ubwo Vincent yahise aseka aramubwira ati nakubashye madamu, nakubashye, uri umunyabyaha, sinakoresheje mikrofone, noneho ubwo wanze rero gukurikiza amategeko, ngiye gukoresha mikrofone umujyi wose uzukote, abantu bose babyumve ko ndi guhamagara hano iwawe kandi ngusaba gusohoka tugute muri yombi kubera ibyaha uri gushinjwa, kandi ukaza mu mahoro nta kintu na kimwe witwaje. Abarinzi bawe bose ubu ngubu bari hasi, nta n'umwe ufite intwaro, ubu ngubu inzu yawe iragoswe, nyumva neza usohokewe kandi nyine ubyemere. Virginia yahise akupa telefone, ubwo Vincent nyine cyangwa detective nyine yahise yongera amusuzugura. Virginia yahise afata telefone yahita ahamagara Paul nyine. Paul aramwita baramubwira ati mama, icyo nakuze ndota ndizera ko ndi bukigereho uyu munsi, ndahuze cyane rwose ndeka ntabwo mfite umwanya. Paul ahita amukupa. Virginia biramucanga. Paul mwana wanjye se ni umbwiye aya magambo? Virginia ahita ahamagara Metere, kubera ko Metere ubundi ntiyari ari kumubonaho kandi yari yamuguriye telefone n'ibiki byose n'ibyangombwa, ahita amuhamagara. Metere aramufata aramubwira ati umva Virginia, wimfataho rwose ndekura kuko na Satani ukorera yakurekuye none. Uyu munsi amaraso wamennye yose wari uzi ko uzapfa rwose utayishyuriye, uyu munsi byikubaho mvaho, ntabwo ndi kumwe nawe rwose, nta ruswa yawe nkeneye, nta bintu nkeneye, nta cyasimbura amaraso y'abavandimwe banjye n'ababyeyi b'uriya mwana watoteje ukamujyana mu bisogororo, nta kintu na kimwe ushobora kumbwira cyatuma ngushyigikira, urabeho kandi nyine tuzahure mu rukiko. Ahita amukupa. Virginia biramucanga, ahita ahamagara umugabo we, telefoni ikabura uyitaba, agahamagara ubwo bari guhamagara John nyine papa wa Paul kugira ngo abe yabuza Paul ibintu ari gukora abe yamuhagarika, ariko telefone nta muntu yitaba. Ahita ahamagara kuri reception ahantu nyine bashinze secretary nyine, akitaba akamubwira ati ndebera John umugabo wanjye boss wawe ndi kumushaka byihutirwa nonaha, ndi kumushaka. Ubwo secretary akamubwira ati mabuja munyihanganire natinze kwitaba, ati rwose boss ntawe uhari, ntawe uri hano, abasirikare baje bamutwaye. Ngo ya abasirikare bamutwaye rwose, ubu kuri hoteli ntabwo tuzi ngo yakoze iki, ntabwo tuzi ngo ibintu biragenda bite, bamutwaye rwose, bamutwaye mu kanya kashize rwose, turi kuguhamagara kuri ya nimero watubwiye twakubuze, iyi nimero impamvu ntandi kuyitaba urabona ntabwo nari nyizi rwose, twamubuze bamutwaye abasirikare. Ngo abasirikare cyangwa gacucu uri kuvuga abapolisi? Tuwe abapolisi ntabwo ari bo bamutwaye, abamujyanye n'abasirikare, n'abasirikare bamujyanye rwose bamutwaye nabi, ahubwo abapolisi ntabwo ari bo. Abapolisi ikintu bari gukora hano bari gufunga hoteli, bashyizeho imigozi ihambira, bashyize inzugi zose, babwiye abantu gusohoka, bashyizeho za bariyeri, nta muntu uri kwinjira kuri hoteli yacu rwose. Ibintu rwose byaducanze ahangaha hoteli. Ubu ngubu abantu bari kuzana amabisi ngo babakuremo bagiye banyine ku zindi hoteli, ngo iyi hoteli ngo irafunze. Byaducanze twebwe abakozi, nta kintu na kimwe, nta rufunguzo mfite na manager, nta kintu yemerewe gukora ahangaha, ibintu bya dogayose. Virginia hakupa, agahahamuka, agahamagara ku mahoteli yose, agasanga amahoteli ye yose yagoswe nuko bintu byagenze. Avuga ati meya, agahita ahamagara meya w'umujyi, undi akamubwira ati rwose mbabarira Virginia, ibyawe byangeze rwose hejuru, birarenze, byandenze rwose, uhamagare guverineri kuko njye ntabwo rwose, uhamagare guverineri kuko ndi kubona njye nta kintu nabikoraho, kereka niba rwose ibintu utari kubikurikirana, ariko njyewe byandenze. Agahita namukupa. Virginia agihagaze aho ahita yicara hasi akumirwa. Ubwo ya telefone ya Vincent n'ubundi biri guhamagara, Virginia ahita ahamagara gavana ati mbabarira rwose, mbabarira ibintu rwose bihagarike gavana, ibintu bihagarike, ngo hoteli yanjye bayifunze. Gavana aramubwira ati mbabarira wa mama we, mbabarira Virginia, mbabarira rwose, minisitiri amaze kumpamagara aka kanya, ahise ambwira ko rwose nta gikorwa nongera gukorana nawe, ahise ambwira ko rwose ibintu byose
byageze no kuri perezida yabimenye ko rwose amakuru yose yayamenye, ibintu byose ubamo, ibintu byose rwose mbabarira ntawo mpuriye nawe, hataza kugira n'umuntu umenya ko navuganye nawe. Ese niba bataraza no kugufata ahubwo ngo batuye muri yombi aho ngaho, ntabwo uri no kureba kuri televiziyo ibintu umuhungu wawe n'avoka n'umukobwa wa Antoine n'ibiki byose ibintu bari kuvuga kuri televiziyo ntabwo uri kubireba? Nta televiziyo ugira iwawe rwose? Niba utanabikoze jya kuri televiziyo y'igihugu n'andi mateleviziyo, imbuga, ahantu hose bari gutanga interview rwose n'itangazamakuru, ibintu byakubayeho mbabarira ahita kupa. Virginie biramucanga, agafungura televiziyo agasanga Paul, Claire, Maître Donatien, David, abantu bose bari gukurikira itangazamakuru, batunzwe amamikoro n'abanyamakuru b'umujyi wose, igihugu, abanyamahanga, itangazamakuru ryavuye hanze, kuko bose baje bari kumva ibintu, akabona ibintu bari gutangaza, ubuhamya bari gutanga, abapolisi babagaragiye n'abaki bose, kandi bahagaze ahantu bahagarariwe ku buryo utabasha no kubinjirira, ibintu byose byagiye hanze. Ubwo bari kuvuga bati afite ikigo akoreramo iyicarubozo, ni umugome kabuhariwe, yishe data na mama maze amfungira iwe. Data wa kabiri wari umugabo wamaze gupfa, nahise ntangira gutotezwa ubwo ngubwo, ahita njyana mu kigo cye cy'ubucakara, yankuye mu ishuri mbuza kwiga nkiri mutoya. Abo yabikoze ni benshi cyane, abana benshi twabanye mu kigo nakuriyemo cyitotezwa abantu batazi, ikigo na kimwe kitazi cy'igihugu, nta muntu n'umwe ukizi, nta nzego z'umutekano zikizi. Imitungo yose agira niyo yafashe amaze kwica data na mama, byose yarabifashe, byose yarabijyanye, nta kintu na kimwe rwose na kimwe ngira. Ubu ngubu rwose ndahangaha, uretse uyu musore nyine, uretse Paul wenyine wandwanyeho nkaba nkiri muzima, ubu mba narapfuye kera naranaboze, yankoreye ibintu bya mfurambi, n'ubu ntabwo nzi ko nzabyibagirwa. Ubwo Maître nawe ahita areba ati Virginia, ari Maître Virginie rwose yiciye umugabo we Germaine, yakoze ibintu bibi cyane, ibimenyetso birahari, ibimenyetso turabifite byose, imitungo y'uyu mwana n'indi mitungo y'abandi yayiyandikishijeho, cyane cyane y'uyu mwana yahoze ari y'ababyeyi be, umubyeyi witwa Antoine ndetse n'umugore witwa Anastasie, nahoze nyari njyewe umunyamategeko w'urugo rwabo. Yishe umugabo we Germaine kubera batumvikanaga ku bijyanye no kubohoza imitungo ya murumuna we, murumuna wa Antoinette n'umugore wa Anastasie, aribo basize nyine uyu mwana ubona w'umukobwa, bamusize afite umwaka umwe n'igice. Rwose nimushaka muze tujyane iwanjye aho nabitse ibimenyetso byose, aho bibitse, maze imyaka yose ntegereje kugira ngo nzashyire uriya mugore hanze, kandi ku bimenyetso byose mbigaragaza, isi yose ibibone ko abagome bakiriho kandi yiyambitse masike, iyo masike tuyikureho. Uko Virginie yarebaga, arebye televiziyo, ikiganiro kiri live, kiriho nyine kiri live, abantu bahise bafata amamodoka baherekeza, na polisi n'abasirikare baherekeza Antoinette, Paul ndetse yewe n'abandi bose, ma Maître bajya kwerekana ngo uburyo noneho ibyangombwa byose bimeze. Ubwo Virginie yararebye, agwa igihumure, biramucanga. Ubwo hanze bari batangiye kumuhamagara kuri za mikrofone za Ransevu zo hanze, barabwira ati Virginie iyerekane cyangwa twinjire mu nzu tugufate. Ubwo yakomeje kubisuzugura ameze nk'uwataye ubwonko, ahita ajya mu cyumba cye, ajya kureba imbunda ngo yirase. Mu gihe agiye kwirasiwe hose, wumva hari huzuye abantu baje kureba nyine uburyo umugome kabuhariwe witwikiraga uruhu rw'intama afatwa. Hari huzuye abashungera, ariko muri salo detective yahamusanze, umugore afite imbunda ari hafi kwirasa. Agiye kwirasa bahita bayimwaka neza, bari bajyanye na detective Virginia, barayimwambura imbunda, bakamwambika amapingu, imbunda bakayita ku ruhande, maze abishinzwe bagahita bayifata, babikurikira live bari kamera, bahita bamujyana, abantu bose babireba, bamumanura ku ma escalier yiwe mu rugo, bakamucisha mu mbuga yari afite inzu cyangwa mu rugo hameze nk'ikibuga. Urabizi ko ari ahantu Antoinette na Anastasie bari barubatse umujyi umeze nk'ahantu, urugo rumeze nk'umujyi bapfuye bataranabamo, ariko nyine urumva yuko niwe yahise hibohoza, nyine ho yabaga. Aho hose hari hagoswe n'abaturage, baratambuka,
bamufashe bamuboshye yambaye nyine amapingu, abantu bose bamureba bari kuvuza induru bari gukomera, televiziyo yose yahaje. Urumva Leonidas yari yahaye Paul David nyine, ubwo nawe bari kumwe, ubwo ngubwo David yari ari kumwe nyine nabo bose bari kumwe na Maître ndetse na ryatangazamakuru. Uribuka ko David yari inde, yari umwana wa Goreti, kandi Goreti nawe yari yarishwe na Virginie, gusa nyine ntabwo yari azi ko hari isano agirana na Leonidas kuva kera. Ubwo bageze nyine kuri ya nzu y'itangazamakuru, abaturage benshi bari bahari, noneho Gaston na Divine basohotse muri basement bumva abantu bavuza induru, bongera kubonana na Kerere wahise ababwira ati ubu rwose nitwa Antoinette, ahise abahobera, barahoberana bose, nibwo bari bongeye kubonana, abantu ibyishimo birabarenga neza, barahoberana barumirana. Ubwo inzu bari bahise bayimena nyine neza, ibyishimo, abaturage bari kureba, abantu bari kurira, bareba televiziyo, byari ibiganiro biri gucaho live. Ubwo Maître asanga abana bafunguye ya coffre-fort, ariko nta kintu na kimwe bigeze bakoraho, ibintu byose biracyameze uko bimeze, amafaranga, amadosiye byose. Maître yabigaragaje ku Karubanda live, ibyangombwa arabigaragaza, maze inzego zibishinzwe, abacamanza, polisi, inzego z'iperereza, abasirikare, ibimenyetso byose bahita babifata babijyana ahantu hiyubashye, ku buryo nta kintu cyabashaga kubihungabanya. Dosiye zose Maître azigendaho, ubwo amafaranga, amadosiye n'ibiki byose byahise bihishurwa, maze ubuzima buba buratangiye. Inkuru rero yacu irangira nyine ba bagabo bishe muzehe na ya nshuti ya Gaston bafatiwe aho mu cyuho, kuko polisi yahaje batazi ibiri kuba, maze bahita batabwa muri yombi, babagabo batatu na wa mukobwa. Ubwo urumva nyine Maître ahise ashinga n'ikirego cya muzehe Dr Silas kugira ngo nawe ahabwe ubutabera. Bagombaga kuburanishwa, imitungo yose uko yakabaye yasubijwe Antoinette, maze nawe ahita afata Paul amugira umwishingizi w'ibikorwa n'imitungo yose ye mu mategeko, maze barabisinyira. Ikigo cy'icarubozo cyakuwemo abantu, maze gikurwaho neza, kiravugururwa, gihinduka ahantu heza ho gukorera, gihinduka inganda, gihinduka nyabagendwa, gihinduka ahantu buri muntu ajya ari proud yishimye. Abari bakirimo bose bahembwe amafaranga angana n'igihe bari bahamaze, abari bakiriho, abatari barapfuye, abari baragwaye baravuzwa, abari barabaye abafite ubumuga baraciwe ingingo z'umubiri barafashwa. Mbese abantu bose bamenya ko wa mwana w'umukobwa Kerere wahakuriye, wa mwana w'umukobwa wahoraga kubitwa na Baritazari, wa mwana w'umukobwa ko ari we burya nyiri ibintu byose, ko ari we wari warabyambuwe n'umugore w'umugome wari umumabuja wabo witwaga Virginie. Ukuri kuramenyekana, ubwo hahinduka ahantu hasanzwe hazwi na leta. Ubwo ushaka akazi akajya kugasaba, bakamuha akazi, bakamuha umushahara. Utabishaka mu bahakoraga kuva kera akigendera akajya kubaho ubundi buzima. Abandi bahabwa akazi mu bahakoraga, bahindurirwa ubuzima, ibintu byose biba amahirwe, ibintu byose biba umucyo, abantu bahabwa ubutabera. Gaston na Divine bagirwa abayobozi bakomeye cyane, ndetse yewe na David. Ubwo Baritazari, Leonidas, James na ba Bernard n'abandi bose, na ba barinzi na ba bantu bose barindaga Virginie, bose bajyanywe muri gereza, batawe muri yombi, nta n'umwe ucitse. Bose bategereza igihe cy'urubanza kugira ngo bacibwe imanza zibakwiriye kandi babahane. Ubwo John papa wa Paul nawe yarafunzwe, ariko nyine wakatiwe imyaka mikeya, kuko nyine yavuze ko ibyaha by'umugore we ntacyo yari abiziho, ko ibintu byose yabimuhishaga, maze nyine bamukatira imyaka mike yo gufatanya icyaha nyine no kutita ku bintu. Ubwo nyine hashize amezi 6 y'urubanza, nyine urubanza bari kurwumva, abatangabuhamya bagira bate, ibintu byose bari kubyegeranya, ibimenyetso bishinja Virginie no kwiregura kwe, byose byarangiye Virginie nyuma y'amezi 6 akatiwe igifungo cya burundu, ndetse yamburwa buri kintu cyose yari atunze, gishyirwa ku mazina ya Antoinette umwe yari yarise Kerere.
yarafunzwe rero. Ubwo urumva ubutabera bwari butanzwe. Nyuma y'umwaka nyine Paul na Antoinette burya urukundo rwabo ntabwo rwabaye urw'ubusa, baje gukora ubukwe maze bubera umunsi umwe ndetse n'ahantu hamwe igihe kimwe n'ubukwe bwa Gaston ndetse na Divine. Uribuka ko Divine na Gaston nabo bakundanaga, nabo bakoze ubukwe icyo gihe umunsi umwe, ndetse yewe ubucuti bwa Antoinette cyangwa se Claire na Divine bwakomeje kuba ipfundo rikomeye cyane. Urukundo rwabo rukomeza kuba ikintu cy'intarumikwa, rukomeza kuba ikintu gikomeye, ari nako Gaston na Paul bimeze, yewe ndetse na David, ibintu bikomeza kugenda neza. Ubwo hashize imyaka 2 aba bose barabyaye. Kwa Paul na Antoinette babyaye umwana w'umukobwa, kwa Gaston na Divine nabo babyaye umwana w'umuhungu. Ibyishimo birabataha ingo zombi, mbese ibyishimo bikomeza kuba. Nubwo urumva Virginie we yari ari mu gihome, aho yari yarahuriye nabo yagize nabi cyangwa se yagiriye nabi, bahora nabo bamucunaguza. Hashize amezi 4 babyaye, bumvise inkuru ko Virginie yaguye muri gereza yiyahuye nyuma yo gukubitwa bikabije nabo bari bafunganye bakamukomeretsa cyane. Virginie yari yahuye apfa atyo. Ubwo ngubwo ibintu bigenda bityo, bimugendera bityo. Ubwo nuko Virginie yapfuye, nuko Baritazari nawe yakatiwe n'abandi bose, uretse Leonidas nawe wakatiwe nawe n'abandi benshi bagiye bakatirwa kubera ubufatanyacyaha, ndetse yewe n'ibikorwa bibatigeze baregera leta, bagarinda bategereza ko umwana witwa Paul agakura bibona, akazagera imyaka yo kugira ubushobozi bwo kuba yakurikirana, akaba ari ubikurikirana. Burya ngo yewe n'umwana koko nta kintu atakora. Nuko Paul yarengeye ubuzima bw'abantu barimo Claire umukunzi we cyangwa se Antoinette, ubuzima bwande bwa Divine, ubuzima bwa Gaston, ubuzima bwa David n'ubuzima bw'abandi bose bifuzaga ubutabera, bifuzaga ubwigenge, bari barabujijwe imyaka hafi irenga 9-10 yarishize ari abacakara bapfa uko babonye. Ibyo byose byari bishyizweho iherezo. Kugeza ubu ngubu rero Paul na Antoinette ni ababyeyi b'abana 3, naho Gaston na Divine bafite abana 2. David niwe munyamategeko w'imiryango yombi. Urumva David n'ubundi yari yarize amategeko ku rwego rwo hejuru, naho Maître Muzehe nyine Maître Donatien nawe ni umusaza uri aho w'imfura rwose, bashyigikiye bombi kandi bose bumvira kandi bagendera rwose ku nama ze, kuko nyine niwe mubyeyi. Bose bari basigaranye, urabizi ko na Dr Muzehe Silas yari yarishwe. Nuko nyine bose babaye abakire bakomeye cyane. Claire urabizi yari umuntu ugira umutima mwiza, akibona imitungo ye yose imwanditsweho yahise yigaburamo 3. Umugabane umwe yawuhaye ku rwego rwa Burundi inshuti ye magara yitwa Divine. Bakuranye, baruhanye, babanye mu butotezwa, babanye mu bihe bibi, babanye ari inzirakarengane muri ya nkambi y'Isodoma. Urabizi ukuntu bari inshuti, birwa barira, barara barira mu bisogororo, mu mirima n'ibiki, bakubitwa ibisebe, indwara. Yamuhaye 1/3 cy'umutungo we wose kugira ngo we n'umugabo we Gaston nabo babashe kuba bakire kandi bigenge. Umugabane rero wa 2 yarawutwaye nawe n'umugabo we Paul, ariko nyine nta kibazo bari bafite kuko ibintu byari byinshi. Uribuka ko Virginie yari umuherwe. Umugabane wa 3 yawuhariye imbabare no gufasha abana b'abakobwa n'abahungu batagira kivugira, batagira kivurira, babayeho nabi, bo ku muhanda ndetse n'abarenganywa bose. Nyine atanga nyine 1/3 cy'umutungo wose nk'imfashanyo nyine ifasha imbabare, yewe n'ibivamo byose mw'iyo mitungo bigafasha abababaye ku rwego rw'igihugu ndetse n'umujyi bari batuyemo. Nuko inkuru yacu rero Intsinzi mu marira cyangwa se Intsinzi n'amarira tuyisoje nk'uko nyine mwategereje igihe kirekire, kuva ku gice cya mbere, igice cya 2, igice cya 3, icya 4, icya 5, icya 6, yewe ndetse n'iki cya 7, ariko tukaba tuyisoje mu mahoro. Wewe wumvishe igice cyose ndagushimiye byihariye rwose, warakoze cyane, ndagukunda cyane cyane cyane. Nawe rero wumvishe ibice bimwe na bimwe, watarutse, wagize ute, ariko ukabusoje iki ngiki, nawe ndagushimiye. Kandi nyine uzasubira inyuma wumve ko ibintu
byose byagenze, wumve uburyo Kerere yabaye mu gahinda gakomeye cyane, wumve n'intambara Paul yarwanye y'ubutwari n'abandi bagiye batandukanye bagiye barwana intambara bashoboraga kugwamo ariko bakaguma ku cyo bashakaga. Burya mu buzima uzahatanire nyine ikintu cyose wakigeraho, ikintu cyose gisaba kwitanga kandi nta kintu cyoroha muri ubu buzima, ni ugushyiramo imbaraga no kudacika intege. Kandi burya urukundo iteka ruranesha, ntibakakubwire ko urukundo rutakibaho, rubaho, ahubwo nyine ujye ubasha kuba wa muntu utega abandi amatwi. Ndabashimiye rero mwese mwakoze subscribe kandi share, ushyireho comment cyangwa se igitekerezo cyawe cy'uko wumvise iyi nkuru. Ahasigaye rero izindi nkuru nyine turakomeza tube turi kumwe, ariko nyine cyane cyane abakubikiye inkuru ndabashimiye rwose byimazeyo. Abantu murwaye rero mwese Imana ibafashe rwose bakize, ahantu namwe muri mwese mu mirimo yanyu, mu bikorwa mukora, ibyo murimo byose, mbifurije amahirwe n'Imana n'imigisha iva ku Mana, ibashe namwe kubana namwe, icyo ukora cyose kize kuguhira, namwe rwose mwishimye, mukomeze mwishime, gira impagarike n'ubugingo, mukunda Imana n'abantu. Njye wabagezaho iyi nkuru nitwa Tiyunsanze. Iki ni ikiganiro inkuru nshya cya Yep Media cyangwa se The Facts cya Yep Media, Yep TV RDA. Bye bye, ciao ciao, nakagaruka, bye bye, ndabakunda cyane. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao, nakagaruka.